ibiyobyabwenge rero ukuntu abantu benshi babyisangamo bitangira ari urugomo groupe mbi amagroupe ugenderamo niho bitangirira nta muntu wabyuka mu gitondo kimwe ngo abyuke ngo afate itabi urumogi ibindi byose bikoreshwa babe nk'umunsi umwe ari ubyihaye ndakeka iyo kese yaba ari rare kabisa nta abantu benshi ariko abenshi babijyanwamo bitewe na groupe bisangamo rero njyewe ku bwanjye nabitangiye muri secondaire nibwo twagiye ku kibuga cya Berge abaribwo bwari ubwa mbere muri kurumogi n'uwo munsi mbona wapi kabisa mbona n'umwagaye nkabona none ntangiye ubona si ibyaha ntangiye kubona ibindi bintu bigize tu ariko maze igihe kabisa mbona wabonaga ibiki rega urarumva ukabona najyaga no kwigana na nasomo nkabona sorry abona sindimo no gufata na titre nkayisoma ariko nyuma aho gato ikabirangira nkayibagirwa nkabona n'ubundi nkarumwa rimwe na rimwe nkagenda kankubita nkaryama nkaryama igihe kinini cyane kubona abanyamurenge babona umuntu w'umusore urimo kurya ibyatsi bavuga ati ubu ngubu ni hatari kumva kandi no sasa amafamiye mbere kuko icyo gihe mbere nza bwo nabo gapapuro urumva rero nta kumvikana n'iki kandi ubwo abanyamurenge bageze hano abonaga ibihuru babibone bakabona ari ubwa mbere babibona bakabona bakajya uburyo bikurusha urumogi bakavuga ati uyu nguyu noneho yasasa kararisha kuri aka bati uyu nguyu hano noneho umusazi pe nta fitire nari mfite nta future na gato kabisa nari mfite kuko natekerezaga n'ibyo by'umwanya muto natekerezaga ese ndayabona he kubikoresha ejo nayabona nkayakoresha ejo nzashaka yandi gutyo nabaraga ubuzima bw'ejo gutyo bizajya ibyo ngibyo nyine mbese warabaraga ukavuga ati ese mana ejo nzakura amafaranga ye ku mizo uyu munsi ndakura amafaranga ye ku mizo waraye ntayifite makeya ukavuga ati no munsi ejo ngomba kuzinduka nkajya guhiga amafaranga yo kugura ibyatsi akajya bakanje kejo nzajya kugafata sanga urumva nibuvuga ati ndabara amasaha wamaze iki kingana icyo udakandagira mu rusengero umwaka n'igiciro utarakandagira mu rusengero rwose igashira n'umunsi n'umutarakandagira n'umwe kwera kurana cyangwa n'umubyeyi ukabona naka wenda ntago ashaka kwikorera ako kanya ariko ukabona nyine ahubwo ati ngwino hano dusangire ukabona nyine ke arimo kuguha si nta yindi yari asanzwe guha mbere urumva ukabona arashaka kuganiriza ko n'abandi bakugeraga mu rugo nabwo bambwiraga ngo mbaheruye ahangahe ukuntu byagenze mbahuye ukuntu byaje umuzehe niwe wabimbwiye imbere ariko umukecuru wenda yari yarabyemeye yarabyakira ariko umuzehe yarambwira ati ngaho gambwira uburyo wafashwe ubuhamya ariko nyine ukumva neza kabisa nararetse rwose urumva nyine nta kantu ko kudatinda wenda akantu hari igihe nasohokaga najya hanze natembere ntari abantu twagiye guhura hatindaho gatoya agahita asigara yibaza akabaza barumva wanjye tisunguje gusa abo yagiye kubonana nabo ntabwo ari bugaruke yagize ariko yabona ndagarutse akabona ngarutse ndi nomo kandi icyo gihe nanjyega mpita ngarukaga nkamwicara nk'iruhande kugira ngo yumve bitandukanye na kurya wamuhungaga kugira ngo atumve izo agahumba yakomeje amuhamagara mbona yuko asa nk'uwagizeho doubt ukuntu noneho nanjye nze mwicaraga iruhande kugira ngo atumve nta mpumuro y'inzoga nta wiki kandi ubundi mbere yo wize ibyo ngibyo ni ukuza ukajya mu cyumba cyangwa ukaza wenda ukicara kure yiwe ubuhamya bugiye gutambuka kuri AMTV ni channel shasha ariko kandi tugitangira tunabashishikariza gukora subscribe kubera ko ni inkunga ikomeye umuntu wese udafite ishari udafite umutima mubi by'ukuri gukanda kuri ako kantu ntabwo ari ibintu bigoranye rwose umuntu wese wumva ko yaduteye iyo nkunga mwabidufashamo uyu mugabo rero nawe nagira ngo aze kubibwira murakoze amazina nitwa Irankunda James murakoze cyane ngira ngo ibyo birahagije Irankunda rero
tugiye kuganira. Uyu ni umwe mu basore batuye hano Nairobi umujatu hano zone 1, akaba agiye kutuganiriza cyangwa se kuduha ubuhamya bwe. Cyane cyane turaganira ku kintu kirebana n'ibiyobyabwenge. Ibyo nibyo uyu musore yenda kutuganiriza cyane cyane ko Imana yamugobotoye, wenda araza kubitwibwirira, ariko reka uduhe ubuhamya bwawe. Ariko noneho udutangirire uduhe ubuhamya mbese utubwire kugira ngo uze gutangira ibyo biyobyabwenge byagenze bite, wabitangiye ryari? Murakoze. Ibiyobyabwenge rero ukuntu abantu benshi babyisangamo bitangira ari urugomo, gurupe mbi, amagurupe ugenderamo niho bitangirira. Nta muntu wabyuka mu gitondo kimwe ngo abyuke ngo afate itabi, urumogi, ibindi byose bikoreshwa babe nk'umunsi umwe ari ubyihaye. Ndakeka iyo kese yaba ari rare kabisa, nta abantu benshi, ariko abenshi babijyanwamo bitewe na gurupe bisangamo. Rero njyewe ku bwanjye nabitangiye muri segonderi, ntangira premiere ane segonderi nibwo nabitangiye, bigaga muri groupe scolaire Saint Aloys i Rwamagana nabitangiye, ariko ntangira nkoresha urumogi rwonyine gusa, natangire ku itabi. Ubu ni ukuvuga ngo hari umunyeshuri waje twiganaga muri class imwe, niwe none twabonaga we ukuntu ameze acanga umusagize gute, twumva dufite amatsiko. Ariko nawe kwera yari groupe yanjye, tukabona ukuntu we, ariko bitangira bavuga ngo ko yaranaje ahita bamwita izina Ganje, yitwaga Ismail ariko bahita bamuhimba Ismail Ganje, aryo yatangiye kumwita. None twareba ukuntu yacangamutse, bigatuma natwe twifuza iyo ngiyo steam arimo, tukareba ukuntu ameze mbega. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Mfite nk'imyaka 13 n'ine gutyo. Wiga mu wa kangahe? Mu wa mbere segonderi. Noneho ubwo umusore rero sasa niwe tukamubwira, noneho turi muri refectoire nibwo yaje azana urumogi arushyira mu byo kurya, atubwire ko nyine uhita upana nyine ukajya hayi. Ariko icyo gihe none twanigiraga n'abantu b'abasani, ubundi ibintu bitangira mu bintu by'umuziki, icyo gihe twakundaga ibintu by'umuziki cyane. Noneho ubwo adushyira mu byo kurya, turarya ariko kumva wewe wihahaye ariko utari, kumva nyine ugahita urumva yuko wagiye hayi ariko utari. Bukeye bwaho nibwo yambwira ati, icyo gihe ndibuka bari birukaniye Minerval, ariko njye nari narishyuye. Mu Rwanda urabizi mu masegonderi hari ukuntu birukanaga abantu Minerval, ugasanga abandi nibwo babonye okaziyo yo guhita basohoka bakajya hanze gutabanyika. Icyo gihe rero turasohokana. Musohokana nawe? Twari batatu, twasohotse mbega nk'abandi bantu bose birukanye. Turasohoka twari batatu, turagenda tujya kugura Rwamagana. Ndibuka twagiye turi batatu, ariko arambwira ngo njye nijye ngaragara nk'umuntu urukoresha, ubundi twari kumwe mugenzi wanjye we ntiyaracangamutse cyane, arambwira ati urasigara ngaho inyuma ajyane nanjye. Yabonaga ari wowe ucangamutse? Ari njye ucangamutse par rapport y'uwo mugenzi wanjye. Ubwo byaterwaga n'iki? Wari ni kwa kundi nyine yabonye abonda tubigende turakavuyo, ariko yareba ngo akabona n'umuntu nyine witonze mu kuntu. Ariko nanjye n'ubusanzwe nditonda, si ukuvuga ngo ndagiye, ariko par rapport y'uwo wundi birumvikana. Hari ukuntu umuntu ubona ari shapu, ukabona undi nawe ni umuntu utuje cyane, birumvikana ibyo uvuga cyane. Ubwo twaragiye turarugura, niba watanze amafaranga ararugura. Aha nabona kesi kuko ku ruhande hari ahantu bakiniraga biyari. Umupeti umwe muri aho ngaho bari aho ngaho w'umutokenimani ashaka kuturya amafaranga, ahubwo tugomba ari abanyeshuri kandi abonaga twari tukiri batoya cyane kabisa, ku myaka 13 twari tukiri batoya. Ashaka nko kudukurikira kugira ngo twake amafaranga agenda dutera ubwoba, ahubwo ati muri abanyeshuri gute ni gute mu rumogi iki. Yaranadukurikiye tugendagaho, uretse ko zo muhungu yari umupeti w'umutameri nyine, yari mu Giporoso, kari ubona nyine gacangamutse umunyamugi. agenda mukatira turagenda umupeti akagenda duteza n'abandi banyeshuri, akavuga ati se mu ishuri ryanyu bemera ko abantu banywa urumogi. Yaranatujyanye tugeza hepfo ko Saint Aloys ahantu ukuntu yubatse igira ibice bibiri. Igice cya mbere cyitwa ville, ariho haba cycle supérieur, ikajya n'ikindi gice cya kabiri cyitwa berge, ariho hari inférieur. Noneho
Berge nyuma yaho niho hari n'ibibuga bya football, nyuma yaho hari ahantu niho abantu iyo bashaka gutoroka bacaga inzira z'ibituri muri secondaire. None yaranaduherekeje mpaka tugera ariko twageze hafi y'ibitaro by'i Rwamagana subiye inyuma. Wa wundi ya bure yari afite arayita, wa umuntu twatiri kumisa. Bure niki? Bure ni urumogi ukuntu ibifunyitse nyine kakantu ambalaje ibifunitsemo. Mu Rwanda bayifunika muri cyane muri bino bifuka bya sima cyangwa envelope kaki. Ariko ni cyane mu bifuka bya sima. Niho bayishyira rero sasa hano muri Kenya nabonye bayigura irori iri muri biza icyo bitariza. None ubwo arayijugunya twari kuri kitari Rwamagana arayijugunya none turagenda turakomeza. Tugeze hafi y'ikigo amuhungu turamukatira ndakeka twarana amafaranga 200 abona gusubira inyuma. Asubiye inyuma none natwe twongera tugaruka nitwa tukinjira mu kigo direct twasubiye inyuma tujyaga kurushaka kubera ari we yari yarutaye yari yarubonye. Yari yashize akarema. Yari yahaborose. Turavuga ati rero nta guhomba ngo duhombe urumongi rwacu n'amafaranga 200. Kadusubire inyuma turafata tujya mu kigo nimugoroba mu masaha ya nayitide nibwo twagiye ku kibuga cya Berge. Abaribwo bwari ubwa mbere mwe ku rumogi n'uwo munsi, ariko nabwo nyine nta haye numvishije za danje uwo munsi kuko nyine byari ugupogura bwa mbere nyine kwa kundi kutumbagura umwotsi nyine wiga tu ndakeka umucamanza nuko natangiye rusasi. Aha uwo munsi urarumwa umaze kurunywa wumvise hari imeze igenze ite wenda ari ukuntu umuntu amurumogiye ukaba rwamufata ndetse harabo njya numva ngo yarumwoye bwa mbere ngo aramiriza cyangwa se akaba yarya ibiryo byinshi akaba mbese ugahindura ubuzima bwiwe uko yarameze ntaba ariko aguma. Umaze kurunywa uwo mwotsi warawumiraga cyangwa waratumagura gusa ntacyo rwagutwaye na gato? Njye nkeka ko ari mentalite y'abantu bishyiramo cyane mbere ko nk'ubwa mbere ubwo nta kintu ubuze ubutumagura bigize utaratangira guheza umwotsi wenda urigana ariko ntuheze nk'uko umuntu umu expert muri bya mbese yahejeje ubwo akagira, ariko nta kintu kigeze kimbaho cya danje kidasanzwe ahubwo nuko nawe mentalite yawe wita wiha yuko nyine na mu rumongi ukumva kibaye nyine ibintu bya danje, ariko rero nta kintu ngiye ku bwanjye nigeze numva uwo munsi ahubwo byaje kuza mu nyuma wenda nibwo nitwaje n'ubundi kubwira, ariko icyo gihe uwo munsi wa mbere ngo nta cyago settings zanjye nizo zambye yuko yego uwo munsi urarumwoye muratashye wumva nta kibazo ugera musubira mu ishuri mu kigo mwabaga muri interna wumva nta kibazo. Hanyuma bimaze kugenda gutyo kugira ngo noneho wongere ugaruke utekereze ati bya bintu narabimwoye ntumvise ntacyo bintwaye kandi usibye uko kwishyiramo ko wiyumvamo ko wamwoye urumogi nta kindi kintu, ni gute waje kongera gutekereza kuvuga ngo wongere ubisubiremo kandi wumvisha nta mumaro bifite? Icyo gihe ndakeka uwo mwaka wose wararinze urangira nongeye kurumva nahise nsanga ubiretse n'uwo nguwo nawe ariko nawe asa nk'ubire, ariko yari umuvuwari kuntu iyo yari umutawunere yari umunyarwanda yari umutawunere cyane we ariko nawe asa nk'utwepusheho gatoya, ariko igihe umwaka wari no hafi kurangira ntongeye kurumwa none mpita ndarekasa mva kuri icyo kigo Saint Aloys kubera ikibazo runaka ndahava nimukira ku kindi aho bita groupe scolaire Gasetsa. Aho ngaho niho noneho sasa niho nagiye mpura none na community cyane b'abanyamurenge noneho sasa ko cyari ikigo kirimo abanyamurenge benshi. Aho rero niho hahise noneho kubera n'abantu muziranye ikindi noneho abantu benshi nasanze twari tuziranye bari muri quartier tuziranye. Wari usanzwe uzi ko banywa urumogi?
benshi iyo ugeze mu kigo ntiwabayoberwa abantu banywa urumogi wenda twari hamwe cyane twari inshuti cyane tukiri mu makaritiye ariko nyuma aho duhuriye ku kigo ushobora kuba uziranye n'umuntu gutya mu nzira mucanaho ariko iyo muhuriye mu kigo mukora ubundi bushuti burenze icyo gihe rero sasa aho ngaho niho naje guhura n'izindi nshuti abo tuziranye n'abandi bavuye mu zindi kazi nyine mu zindi nce mu zindi ntara tugendaga dukora iyo bonde mujya mumenyana abantu bakoresha drugs ntimwabura kumenyana muramenyana. Okay, tubwire noneho uhuye n'iyo groupe byagenze bite? Iyo groupe rero sasa ndabyibuka wenda sinabavuga amazina ko ari abanyamurenge baraziranye nta mpamvu twari muri dortoir umunsi umwe ndabyibuka noneho ngo haza umutipe umwe yaraje gusibira troisième yari yaratsinzwe troncome agakaje gusibira ariko abandi twese uko twe turyamye ku bitanda bitandukanye ari ukuntu muri internet ibitanda bimeze yabyegeranye twese twarabari classe twese none ubwo sinzi ukuntu we yaje ngo ahasanga hari undi uhamaze umwanya ubwo mbega musize muri deuxième asanga bageze muri troisième uwo muhungu rero n'umuntu warabiganiraho kwa kundi bari mu kwiganiraho ko yaragarutse nyine avuga ati urakikupa undi ateye iki noneho kubera muwe muri aho hafi buri muntu wese aba abikora ku giti cyiwe uba witsimba ukagenda ukanywa urumogi ku giti cyawe n'ubundi mutaragira groupe nziza ariko icyo gihe nari ntaraba umuntu ariko muri vacances nyuma yaho mbere ko njya kujya kigo muri vacances nari narongeye guhura n'undi mutipe tukazatunga gahoro ariko none icyo gihe ku kigo rwose kugira ngo bibe wasukuntu abo mutipe numva aramubaje ntarabyemera twese twasaye nk'abashidutse mukazajya baza nawe urikora nawe urikupa icyo gihe ndio terme yari itaraza ariko kwikora n'iki no kwikupa n'iki iyo termije vuvanga ariko kera baruga nawe uracoma yongeye kwikora no kwikupa ni terme nshyashya ijyanywe mu Rwanda kunywa urumogi nyine urikora urikopa kwikupa urikupa aha ubwo rero sasa icyo gihe mwakoreshaga uracoma nawe uracoma cyangwa kurya umuti niko benshi bavuga kurya umuti benshi amaterme atandukanye amaterme avuga ese ubundi ayo materime babyitirika amazina ni ukubihisha nyine kugira ngo abantu benshi batabimenya n'ubwo kuzimiza mbere muri make mbese ni ukuvuga ngo iyo terime imaze kumenyekana niyo mpamvu bagenda bahindura izo ngizo bagenda bahindura amaterme usanga mbega polisi y'izi bakaba bahindura izindi kugira ngo nyine bayijishe none se iyo bahinduye tuvuge iyi tiba common ahantu hose rikamenyekana tuvuge niba umuntu ari mu ntara imwe n'undi ari mu yindi iryo zina ritarimenyekana senge ni ikintu kigenda ahantu hose no mu ndirimbo usanga benshi babiririmba mu ndirimbo kubera indirimbo nyinshi zamamaza ibintu nk'ibyo usanga bavuga amaterme nk'ayo rero usanga umuntu akavuze undi akakamenya gutyo bakagahererekanya ni gutyo kagenda kamenyekana ahantu hose wenda umunsi wa mbere ushobora kubwira ntumenya ko ariko ari kugenda ugira yego nuko rero sasa iyo groupe twaje kumenyana no gutyo none ngiye ko twigaga hafi y'ikigo nataga muri weekend cyane akunda gutakira muri weekend kandi siyoga nka weekend imwe nkahita ngenda icyo gihe rero sasa byabaga ngombwa kubera ari njye ntuye hafi y'aho ngaho tugacanga ubuceri namanuka weekend najya mu rugo nkaza nzamuye umuriko kuko muri aho ku ishuri mbega aha buri quartier yose niho pusha ibaho ngaho pusha ni abantu bacuruza urumogi twe bagiraga izo biti bivunga za fo nyine za fake bikaba ngombwa ko ngenda nkajya Kibungo mu mujyi niho babaga hari amabure mazima nkazana biba bifite amagwede atandukanye hari ababa bafite nyine za fake abandi bagira karite nziza ubwo ngenda najyaga Kibungo nkazana stoke nyinshi iyo kuzaba tujya buri munsi gahoro none se ubwo wari ugeze kumva ariho wari ugitangira wari ugeze ku rwego rwo kugira ngo ufate quality nziza gute uramenya nyine njye nayo imaze gutangira ariko atari cyane ariko uramenya nyine ukamenya urarumwa nyine ukumva hayi ruguha rutandukanye n'urundi kandi niyo urimo kurukora
urugura mu Rwanda barugura ruzinze nyine noneho ukatotora ukagenda ukuramo imbuto ukuramo ibyo bita imitwe ukuramo imitwe mu gihe kuroringa rero sasa ubwo urumva rero iyo murimo gukora imitwe ubu yibona nyine ni terme mbega kuramo kurimeze karebe ni imitwe bindi ni ibivumba ubwo rero sasa ugahita kumwamenyaga nyine urumogi rwiza n'urubi ukagira gutyo ubwo rero niyo mpamvu ngenda ajyaga ikibungo kubera ariho hari rwiza haruzana rero uzana ku kigo rero sasa ubwo gupiro gutyo tuyatumenyana gahoro ni gutyo rero ariko aho ngaho ngewe urumogi rwose narumwe n'igihe kinini cyane kigiye namugura urumogi nkamwisiga namugura urumogi rwonyine gusa ariko rurananira ko nagendaga menyera uwo mwaka deuxième narumweye ariko cyane ntibyari cyane deuxième narumweye tugeze muri troisième nibwo navuga ko rwagendaga runanira uko ngenda menyera buri mutwe ugira ikintu supporta umutwe wanjye ntakomeje kusuporta cyane tugeze muri troisième ndarureka mbona wapi kabisa ko narumwaga y'abana nkabona none ntangiye ubona si ibyawe ntangiye kubona ibindi bintu bigize tu ariko maze igihe kabisa mbona wabonaga ibiki rega urarumva ukabona najyaga no kwigana na nasomo nkabona abona sindimo no gufata na titre nkayisoma ariko nyuma yaho gato ikabirangira nkayibagirwa nkabona n'ubundi harimo rimwe na rimwe nkagenda kankubita nkaryama nkaryama igihe kinini cyane mbona wapi mbona ni ibintu bitagize ntafata umwanzuro wo kureka icyo rero maze kureka nibwo ese ntangira kumwisiga nabonye n'ubundi ntareka hayime ngo ngume gutyo ko nyine yaguho kuvuga ati se nzajyana abajama nta haye nimwe fata kuko benshi baruga mpita mbireka rero sasa buriho ntangiye kumusiga itabi bisanzwe ariko ni mbere namugura urumogi ntasigara ese nanjye kumusiga ubwo ubu utangiye isigara ubwo urumogi tukiri aho ngaho urumogi warukoresheje igihe kingana iki urumogi narukoresheje nk'umwaka n'igice hafi umwa buri munsi wayasi buri munsi icyo gihe kuko muri interineti igihe nyine ayo mafaranga yabashira icyo gihe nari ntaba addicted cyane rwabaga ruhenze yaguraga ijana icyo gihe yaguraga senkani kwa iburi urumogi rumwe rwaguraga senkani kubera ari mu ntara mu byaro rwaguraga senkani ubu utangiye kwiga itabi hanyuma iby'itabi bigenda gute byo sasa nyuma yo kwanga urumogi ukumva ko urumogi nta rutaguha rwari rutangiye kundemerera kunanira tu yego uhindura mu itabi byo bigenda gute itabi ryo ni irisanzwe ubundi nabyo nta itabi ryo n'ubundi iyo nta n'ikintu rinamaze cyane kuko nta kwigeze igwa nk'iz'urumogi nyine gutanga itabi ryo ni ikintu gisanzwe gusa no gutumagura umwotsi cyakoze ikibazo ikibi cyaryo ni uko ryo rigira nikotine kandi ugasanga ituma ushaka kurinywa cyane itabi niyo mpamvu rero umuntu kugira ngo umuntu azave ku itabi bigora cyane ya nikotine yamwijemo amaze kuba addicted kugira ngo azarireke ni ibintu bikaze cyane ese ko mwabaga muri ku ishuri wenda mwabaga muri ku ishuri muri mu ishuri murimo muriga uwo mwanya kandi mwabaga muri mu bigo muri internet kugira ngo ubone umwanya wo gusohoka ujye gutekera rwa rumogi uko nguko wavugaga kuruca imitwe n'ibiki hanyuma se wenda n'ibyo by'itabi byagendaga gute ko nanjye nabaye muri internet ariko hari ukuntu wabaga muri internet mukasa n'abantu bafunze ba animateri babacunga mbese ba animatrice babareba ba prefet mwabigenzaga gute kugira ngo wenda mukora ibyo bintu kandi bibujijwe ku ishuri ntimufatwe buriya rero umunyeshuri ntabwo yabura inzira zo gutorokamo ariko wenda tureba nanone n'ikigo
nko muri St. Aloys ho wenda nubwo ntabikoresheje cyane St. Aloys Dortoir z'abahungu zabaga hanze y'ikigo hamwe kaburimbo kajya hanze aho handi Gasetsa rero ho cyari ikigo bavuga mu ishuri atera gutyo utamuka mu ishyamba nta kortire cyagiraga igize hari ahantu mu cyaro agize urumva rero sasa gutoroka aho ngaho byabaga ari ibintu byoroshye cyane rero kujya kuko wavaga aho ngaho ugahita ugwa mu masaka y'abaturage mu mirima ubwo rero sasa ni gutyo nibwo ubona umwanya icyo gihe cyose wari utarafatwa ku ishuri narafatwa narayirukanwe mu ishuri ariko ntibafataga wenda urumogi bagufataga uvuyeyo ariko bakamenye ko mbega wasaga nk'utorotse nyine gufata ugize aho Gasetsa nahaririye ama weekend menshi cyane hari igihe bajyaga bavuga ngo muri icyo kigo hari umutipe se niwe wari ukuriye ababyeyi bavuga ko ari we muntu bashobora kuba arandushiye kugira weekend nyinshi muri icyo kigo kuko yari ahize imyaka myinshi ariko ngiye mu gihe gito nahize no mu rugo y'abantu kabisa bagezeho kuzajya bitaba ku kigo wapiga ariko kubera ko baraba directeur n'aba intendant barabanyamurenge kandi intendant twe tunaturanye kenshi yagiye kese yarangirwaga ngo ariko wenda natashye icyo kimwe nakimaze mu rugo ariko naraziriye nyinshi cyane nyinshi bishoboka kabisa byahise binatuma tangira tronkome bambwiye ngo njye kwiga i Buganda kubera umubyeyi yari arimo kunyepusha kugira ngo inshuti zanjye yarabonye n'ubundi aho ndi bwige hose ndaba ndi kumwe n'abandi bantu benshi njyana i Buganda hano wenda kure y'abantu ya sosiyete tuziranye bitajya kwiga zambara ariko icyo gihe nafashwe inshuro nyinshi ariko bakagufata nyine banabizi ko ubikoresha ariko batarabigufatana ariko nafashwe inshuro nyinshi mu kigo mbese kubera ibyo biyobyabwenge cyakoze n'amahirwe umuntu yageze nuko n'icyo kigo abayobozi barabanyamurenge ariko amagambo tuba twarayariye menshi bagwaga weekend nyine zibyandi by'imugura akavuga ati bizanye n'umubyeyi wiwe kikabona ku myigire nta ngaruka byagiraga ku myigire yanyu uretse ayo ma weekend wenda ushaka guhabwa weekend ugasanga abandi bafashe nabyo urabona iyo hari igihe bagukwitaga nka weekend tuvuge nda y'icyumweru 2 iminsi 3 abandi bakaba bakomeje kwiga nta ngaruka byakugiraga mu mitsindire yawe cyangwa mu myigire kuko kuba wiga ntabwo wigisha nyinshi n'uho wiga icyo gihe rero tronkomegere sinzi kandi de primaire nayirangije mfite amanota menshi yo hejuru cyane bari banyoheje muri groupe officielle Butare ariko dusaba kugira muri St. Aloys kubera niho hari hafi kandi hari n'abantu b'inshuti zanjye ubwo urumva rero sasa namaze kugerayo kubera ubwo burara amasomo atangiye kugenda ajya hasi bijya hasi tronkome nayize abantu ariko bagusunika ariko kandi atarwa ngo nukura ubwenge nuko ntigaga ntabwo nabonaga umwanya wo kwiga umwanya mwinshi nabwo nakabaza hari igihe umunsi wose warinde gurangira utagiye mu ishuri ko hari abantu bamwe bashukana banywa ibiyobyabwenge urubyiruko rw'ibiyobyabwenge akakubwira ati utamoye ibiyobyabwenge ati cyane cyane abantu babikoresha ati hari ibindi bintu bikongerera mu mutwe kwiga ukaba wafatika yose mu gihe gitoya mbese ukaba utakwibagirwa ibyo ni ukuri cyangwa kubera nyine niyo mpamvu urumogi ruguha nyine ibindi bitekerezo byagutse ukundi ukaba wishyiramo ikintu kandi kitari cyo ukavuga ati abana ninsoma ndafata cyane ngira gute ariko aba ari ukugira usanga cyangwa binaterwa n'abantu sinzi wenda ariko akenshi ho njye ntabwo nafataga ahubwo byarangiraga cyangwa ugasanga umwe buteye ubunebwe undi kuryama iki nkeka yuko ari ukubeshya tu ukubeshya ntabwo hari ikintu bikongerera ahubwo ni ya mindset wo wishyizemo ukavuga ati ningira gutya nimbikoresha gutya ndasoma n'iki ariko benshi ari ibyo ngibyo abantu bose bazajya mu rumogi kugira ngo babe ba mbere hanyuma wowe wavuze ko waryamaga byaguteraga kuryama cyane iyo wanywaga waryamaga nk'igihe kingana iki ni ibisanzwe ariko nyine ukumva numvaga nacitse nk'intege umva nta ntege mu mubiri kabisa rwabaga rwamaze nk'imbaraga
itabi rero ryo uraritangira uri mu gihe kingana iki bigenda gute? itabi ryo mu gihe kimwe itabi ngeretse ejo bundi nibwo ntirireka ejo bundi ryari? kwa mbere tariki ebyiri z'ukwa mbere mu mwaka 2024 nibwo nabigetse kabisa. Nibwo wari itabi? Natangiye 2010 nibwo watangiye itabi? 2010 nibwo natangiye itabi ndetse 2024 mu myaka 14 ni myinshi. Wavuze ko urumogi rutaguherezaga swing, hanyuma itabi ryo ryagwaga swing? ahubwo rwaragiraga rugapitiriza, ahubwo niko nabyo rwararenzaga. Nkumva umutwe wanjye ntabwo ushobora kurusiporta tu. Rwagurushaga imbaraga? Rwagurushaga imbaraga. Itabi sasa ryaguhaye swing wumvaga ushaka? Ryampaye ahubwo itabi ryo ko ari ukujya nyine nisange muri ya sosiyete yanjye, ya groupe yanjye. Hari ukuntu uva mu kintu bagahita bagatewe, ariko bwari nk'ubwana, bireka mbyita ubwana ko bavuga ati ababire banjye baritambonamo nk'i Babylone ikihe kugenda n'abantu rapi. Kandi icyo gihe rero sasa icyo gihe njye nakundaga wenda life ya hip hop, y'umuziki wa hip hop. Numvaga nshaka kuba muniga iki ingendo, ubwo nibwo uhita uhindura ingendo, kwambara ama pocket down, imyenda, ama big t-shirt ya danje agera ku birenge. Urumva iyo lifestyle twabaga muri icyo gihe. Rero nkavuga nese ndahita mba nka Babylone mbega muri mu bajama banjye. Ubwo mbega nabigumye no kugira ngo ngumane na groupe yanjye. Nibwo navuga twenda reka mbe kumujya ko nzajya mwisigara ntarebe tuzaba turi kumwe n'ubundi nta kibazo. Ni cyo sasa niko gitari. Ku munsi wamaga nk'amataba ngahe? Tabi birinywa biterwa n'amafaranga ufite. Afite n'agapakira kamwe, pakira kari mu mafega vene, kaba karimo amatabi vene. Urayanywa bitewe n'amafaranga ufite n'ubwo bushobozi. Tabi se ko ari ikintu ushaka buri kanya, ariko harimo kose harimo aka kanya nyuma y'minota 20-30 twabura bishatse nanone gutyo. Tabi ryo urinywa ni ikintu nyine wumva nyine ushaka buri kanya. Okay, twakomeza. Ryo wumva ukeneye kurimo buri kanya? Buri kanya kabisa. Okay. Aha, dukomeje rero. Hanyuma tubwire noneho ubwo aho ngaho wari uri hehe uri kumwe iryo tabi? Tabi naritangiye ubwo ndi Buganda. Naravuye aho. No kuvuga secondaire wagiye kwikomereza i Buganda? Secondaire ndi kwikomereza Buganda, sinzwe tronkon. Tangiye Buganda. Ugeze Buganda rero? Buganda sena natangiye tabi. Natangiye kuri official kabisa. Ubwo no kuvuga ngo umwaka umwe i Buganda. Ndagenda garuka mu Rwanda. Kubera iki? Nagiye Uganda bansubiza inyuma. Bansubiza inyuma umwaka umwe, bansubiza mu gatatu nanone. Ariko sinabikunda ko nayo abandi bantu twiganye bose bari mu wa kane. Bituma rero sasa ntigo umwaka kubera ko narajyanye na muzehe iki asigaye gutyo ntitwanabyumvikanaho, ariko byangombwa ko nsigarayo. Ngarutse mu Rwanda rero sasa nanjye nabwo sinziga mu wa kane, nzasimbuka njye mu wa gatanu sange mfate abakorege banjye ngo umwanya classe bagezemo ko nayoga nkabona basize tu. Nibwo rero sasa nahise narembe ndangiza uwo mwaka ari kurangiye itangaruka mu Rwanda sinajya mu wa kane bitangiye mu wa gatanu. Rero mu wa gatanu sasa nibwo rero sasa nibwo natangira itabi. Tukiri aho ngaho ugeze i Buganda. I Buganda ho nta bindi biyobyabwenge wahuriyeho nabyo wenda ngo ube wagaruka mu rumogi cyangwa se nta timu nk'izo hasanze warabiretse? I Buganda rero sasa nagezeyo ntangira kunywa ibyataba, ahubwo noneho sasa ngo i Buganda nahise ntangira kunywa inzoga. Ngeze i Buganda nibwo nahise ntangira kunywa inzoga. Igihe kindi cyose ngo nta nzoga nanywaga. Twajyanaga n'abantu nyine nk'agasetsi tukajyana n'abandi banyeshuri
namwe inzoga wapi nkumva wapi ntabwo ari ibintu byanjye. Ariko ngeze i Bugande rero sasa niho natangiye kunywa inzoga kuko hari inzoga z'utuntu z'udushashi za Uganda zaguraga na makiro sasa naho ngaho niho natangiye kunywa inzoga ngeze i Bugande. Ubwo rero sasa nese najya kunywa inzoga umwaka urangiye rero sasa mpita ngaruka mu Rwanda. Ngaruka kwiga mu Rwanda rero aho muri 5e aho nize 5e niho nahise ntangirira noneho inzoga n'itabi noneho biba cyane tumaje. Ubwo noneho wanywaga itabi ntiwahise urireka? Aya ntabwo nariretse. Naringize ngo kubera ko waretse urumogi ukajya ku itabi, wenda waretse itabi ujya ku nzoga. Itabi n'inzoga ni ibintu bijyana. Uzari abantu majorite y'abantu bose banywa itabi banywa n'inzoga. Ubwo se wumvaga igihe wanywaga itabi ryonyine ugeze ku nzoga wumvise wamaze iki kingana icyo udakandagira mu rusengero? Umwaka n'igice. Utarakandagira mu rusengero? Rwose igashira. N'umunsi n'umutarakandagira? N'umwe kweli. Ai. Nta kindi cyongeraho nyanga groupe n'ubu. Inzoga yo wahise uyishobora? Inzoga nese nyishobora. Ntiyakugora? Nageze i Uganda. Nyine iminsi ya mbere inzoga nta muntu uyiga bwa mbere ngo iminsi ya mbere ukaruka n'itegeko. Nta muntu kabisa inzoga ngo ayimwe bwa mbere ngo ayimwe yumve ni sawa. Bwa mbere ukaruka bwa kabiri ukaruka ugenda unongera gahoro. Nagiye menyera nyine tu. Ariko gihe hari ikintu njya nibaza mu buzima, niba ikintu kimwoye ukaruka wigeze kuyinywa inzoga uraruka? Okay, niba kuki wayinyoye ukaruka ukongera ukayinywa ukaruka hanyuma ukumva ko icyo kintu ukomeza kukihatira kandi kiri kubiteza ibintu bibi bitari byiza kandi ubona ko cyakonaniye? Ntabwo kiba ubundi nyine ubu kirimo kwiga tu n'abandi bakubwira ati uko ubona mugenzi wawe kuki atarutse kabone muraruka akavuga ati nanjye ni gutya byatangiye. Ariko uzagenda umenyera gahoro nyine niko agenda kubwira uzagenda umenyera kuko nyine kwa kundi ko no musarutse. None se ko numva harimo ubujiji kubera ko burimo nyine kubera ko niba umuntu akubwira ngo uzagenda umenyera kandi ukabuzi ko icyo kintu uri gukora ari ikintu kibi kirimo kukuganisha ahantu habi ariko wowe ukabikomeza, kuki utigarura ngo uvuge ngo ariko ibi bintu ndi kwisunikiramo kandi nzi ko ari bibi kandi bikaba byananiye kubera iki ntabireka? Nyine nubwa ubujiji ko kabisa burimo ariko nanone biba biterwa n'imyaka nanone. Biterwa n'imyaka. Ariko n'ubujiji burimo ko n'ubundi ureba ikintu kikugira impact mbi ugakomeza ukagikomeza. Ni ibintu kabisa haba ari mu bujiji. Ariko nyine tu na ya myaka yawe bikubwira ati sawa singuru runaka kwa yimwe ko mbona nta kibazo gutyo kumva nyine gutyo. Hagati aho ngaho ntutekereze ko ababyeyi bari kugaya, ababyeyi bari kugutuka, uri kwangiza ibiki, amashuri arapfuye? Ntabwo ibyo cyane ubitekerezaho cyane. Reka nibuye ku ruhande rwanjye njye ntabwo nigeze mbitekerezaho cyane ubwanjye ndaba nyine ubona ari amakosa bikora kuko nyine ubikora unihisha. Nabikoraga nkagutya ariko muri vacances nkaba ntangiye wenda nk'itabi ryo kurinywa ushobora kugenda ukarinywa ahantu ukaza kugaruka ryakuvuyeho ritakirimo kunukaho. Nibyo nageraga muri vacances nkamo, ariko inzoga zo yo nageraga muri vacances ntazo nanywaga kubera kudashaka kumva yuko kuko inzoga zo bizita zigaragara abantu batabibona. Ibyo nabikoraga ku ishuri ariko najya mu rugo nkahita nta nubwo bari bazi ko inzoga n'itabi naryo ntibari babizi, ariko biterwa n'umuntu hari amasinyi werekana burya umwana reka mbwire nk'umubyeyi buri mubyeyi wese ufite nk'umwana iyo umwana yatangiye kujya mu biyobyabwenge ntabwo ahita aza ngo yicarane n'abantu nayo nko muri salo ntabwo ashobora kuza ngo yicare wenda niba umukecuru yicanga ngo ntamwicare iruhande ko aba azi yuko ari umunukire rya tabi bya bimogi yanyweye ibiki araza akazajya ashaka kuryicara hirya atangira kwitarura abandi bana bangana ntaba agitangira gukina na bagenzi biwe usanga mbega yahinduye inshuti kandi ikindi marajya kure kurya ntabashaka gusangira n'abandi baba bari mu cyumba amasaha yo kurya yagera wambwira mu bintu ujya akabwira ati ndaje
abandi bakabanza bakarya, bamara kurya akabona kuza kurya kuko ntabwo ashaka kwegera bagenzi biwe ngo agiye gute ababyeyi babimenye. Ni gutyo rero sasa ingeso niko zitangira. Ubwo niko byakugendekera? Nanjye niko byangendekeraga sana. Nanjye narazaga ubundi sinazaga mu Rwanda baba bafite amasalo n'amasalo amanje. Sinicaraga kuri salo, nanjye nicara kuri salo amanje. Ku buryo n'ubu ibyo bavuga mba mbyumva yego, ariko ntari kumwe nabo hafi aho ngaho ku buryo batari buze kunyumvamo icyo bita ifuke, bataza kumva agafuka k'ifegi k'ibikeya. Ni gutyo kabisa. Ni gutyo bitangiye. Tubwire nk'amaterime amwe namwe mwakoreshaga cyangwa se wakoresheje amaterime wakuye muri ibyo bintu by'ibiyobyabwenge wenda atazwi ku buryo umuntu yayumva akavuga ati koko uyu muntu yanyoye itabi cyangwa se yanyoye inzoga cyangwa yanyoye urumogi, ibiterime nk'ibyo ngibyo? Amaterime ni menshi, ariko amaterime ni menshi. Ntabwo ubwo amaterime mwakoreshaga, hari ibiterime abantu banywa inzoga cyangwa ibitabi bakoresha? Tujye kwirasa, kwikupa nyine nk'uko nakubwiye, kurya akantu, mbega n'ibintu wavuga wenda ugiye kurugura tujye kureba dogita, umuntu ucuruza bamwita dogita, pusha, amaterime nk'ayo nyine tu. Ku buryo yabivuga umuntu mukuru ntabyumva, ariko n'amasilenge na n'ubu niyo baba batari abantu banywa itabi, silenge ubu ngubu ihari mu rubyiruko ubu ngubu ni ukuvuga ngo dushobora kuvuga ibintu ariko umuntu mukuru ntabyumva. Si ukuvuga ngo silenge zizanwa n'abantu banywa itabi gusa, silenge ni ikintu kigenda kikabuka nyine abantu bose bakakimenya. Si ukuvuga ngo amaterime niyo atuma bigaragaza ko unywa ibiyobyabwenge, ushobora kubikoresha n'abatari binywa kubera nyine ariyo monde mugezemo ari byizo mvugo zisigaye zigezweho muri iyo minsi. Hanyuma tubwire ni ayahe makosa akomeye iyo minsi wamaze unywa inzoga, iyo minsi wamaze unywa itabi, urumogi, tubwire amakosa utazigera wibagirwa uvuga ati ibiyobyabwenge byangushije muri aya makosa. Amakosa yo ni menshi, cyane nyine ntabwo gutsinda, ntabwo performinga neza nk'uko ugiye kuko ntuba wiga cyane nk'abandi. Ikindi cya kabiri, ayo ma weekend umuntu yajyaga kwirirwa buri gihe uri mu rugo, umubyeyi yishyuye minerivare yawe azi kuri ku ishuri bwiga ariko akazajya kubona buri gihe. Nkaho nanjye nataga hafi buri weekend, wagira ngo nayo yabaye nk'umukozi kuko nta byumweru 2 cyangwa 3 byashiraga kabisa batampaye weekend. Nko mu gihe mu kimwe nabonagamo weekend nk'esheshatu. Urumva rero sasa nta, ariko niga ngo igasetsa ahandi hose nagiye njya nyinshi. Centre ndakeka narariye nk'ebyiri. Nta minerivare bigeze urya ishuri? Minerivare nayirinde misukuye, ariko minerivare cyatumye nyirwa ubundi njyewe ubundi wari yangahe? Nariye n'udufaranga dukeya cyane, ntabwo ari na menshi, ndakeka nariye nk'23. Ariko nayo ntabwo yari kuri minerivare. Ubundi njye mu rugo ninjye muntu njyenyine gusa, twajyaga muri vacances muze yagahita afata amafaranga akayama nkajya kwishyura minerivare nkazana bordero tukigera muri vacances, cyangwa wenda habura nk'icyumweru kimwe ngo tugire, abandi bo barajyanaga, ariko njye nakunda kujyana bordero kubera cyeka wenda bari bazi ko ari nk'ubwo buvoni n'iki, kubera ayo makosa nerekanye ndi muri tronco njye najyanaga bordero. Niyo mpamvu rero minerivare ntabashaga kwirya nk'abandi wenda abandi banyeshuri ko bayazanaga kashi wenda bakayarya, ariko njyewe urumva nishyuraga tukiri muri vacances, nkaza nkamwereka bordero ko nishyuye, twajya ku ishuri nkajyana bordero. Noneho njyewe nariye rero sasa icyo gihe nari muri secondaire, noneho ubwo bongeza minerivare nigaga muri privé twishyuraga 70, bahita babyongeza bigira 85 ndakeka, sinibuka neza hafi aho. Ubwo urumva rero sasa ndabimubwira mubwira ko bongeye minerivare, aranga yanga kubyemera, avuga ati uzabanza ugere ku ishuri abayobozi bampamagare bambwire yuko bongeje minerivare, kuko yumvaga ndimo nko kumubeshya. Ndagenda rero sasa
ngiye ku ishuri baramuhamagara kuko ariko nayo najyanye bordero ya 70 ngere ku ishuri baramuhamagara umaze kumuhamagara arabyemera nyine ko ari 70 yongeye hayo ngayo subiye inyuma nako baza kwirukana nsubira mu rugo rero amaya yandi 15 yarengaga kuri Minervale ariko akaba n'utundi twa amasuka ibiki tundi dukoresha akajya muri 23 gutyo amafaranga rero yarampaye sinigeze nyazana ngo nisiyo kuri Minervale ari niyo nariye icyo gihe muri secondaire niyo nariye yonyine gusa Minervale ndi Minervale naje kujya muri university indi naje kuyari ayandi naje kujya Minervale ari ndi muri university gute ayo okay reka wenda tubaze tureke aho twari tukiri muri secondaire usubiye mu Rwanda urize none ufatanyije itabi n'inzoga hanyuma finalima byaje kugenda gute secondaire nako superieur yo sinze hubu ubibuka ko nabwiye ko ntigeze nigwa kane agiye mu gatanu ariko biragora kuko navuye nanjye mbwira muze ko ntazasubira i Buganda mwaka rurangira ziko nzasubirayo mu kane ko i Buganda ho bakoraga troncome mu kane i Buganda ko nageze mu Buganda bansibiza navuye mu Rwanda maze gukora troncome natsinzwe yego troncome mu gatatu ujya Buganda ujya mu kane bansubiza mu gatatu wongera usubira muri ujya wa gatatu ku Buganda bakora troncome mu kane yego hanyuma uhiga umwaka umwe mu gatatu usubira mu Rwanda ngaruke mu Rwanda nitangira mu gatanu simbuka wa kane indangamanota biretero nazanye ibibundi rero hari ibintu biti n'injogo biretenge nashatse ikigo ndakibura bazo nashatse ikigo ndakibura nize none na section itari hatari nize lettre ariko siyo nashaka kwiga na nkama informatique iki nibyo byagezweho ariko kubera ko ariko lettre ntari yoroshe ntago ari nakazi ariko ntago ari irenze kubera yuko rero sasa nabonaga ntago najya mu gatanu nka informatique ntarizo akane byancanga bituma rero nshaka ari lettre shaka ishuri ndaribura baza kuribura bitaga ngombwa ko njya ku kigo kindi cyitwa SPEC cy'Ubuntu nyamuze ni nawe agenda kunyandikisha ko yarazenze aragenda no bya bindi nabita nk'amakosa ariko ntabwo byari amakosa kuri muze yakoraga ngiye yanyicuraga Minervale mbere yuko dutangira nkajyana bordero noneho ampa amafaranga yo kujya kwishyura Minervale kw'icyo gihe umwaka mu troncome nta mafaranga ufite nta nari gukoresha injoga amabirete y'injoga ya mafaranga yampaye rero sasa yo kujya kwishyura Minervale ko muze yakoraga ikigaragata muri weekend yarabzinutse agiye kugenda ku kazi asigira Minervale ngo kwishyura azaza asanga afite bordero nite nyine ubwo rero sasa yamenye Minervale ko yagiye ku kazi nanjye nese njya ahandi hantu kujya gushaka birete y'injogo ndayicura rero mu kane curishe ko nigaga kuri SPEC murishe kuri SPEC noneho biba ngombwa yuko hari inshuti wanjye yari yambwiye ahandi yari yandangiye ahandi Kirehe yuko hari ishuri bemera umunyeshuri akaza nuko rero sasa nahise njyayo bajyana ya birete y'injogo bahita bampa ishuri gutyo byagenze ubu urayicurishije ndayicurisha mpita njya mu gatanu rero ntabwo bajya bazivumbura injogo cyane hari abantu bazizi njya numva bavuga wa directeur w'icyo kigo ngo na SPEC wapfa kuyimugezaho gusa yataga yimenya ariko hari abandi batajya bazimenya kuko ibiro kashe abantu bakora ayo makashe bafite kashe nini ikagaragara nk'ikigo cya ni gutyo ngenda ngiye nakoresha ibintu ngitangira rero 5e ariko nabwo urumva rero muze byanze kuba ibibazo ko nayo arimo kumbwira ese ni gute utize 4e kare 5e muzabona uzabishobora nabone bizavamo mbega niko akunda umubyeyi akubwira ari condition ariko arambwira ati nutsinda igihembwe cya mbere bizaba birangiye ubwo byarakoroheye si navuga
byaranyoroheye kuko icyo gihe nanjye nagiye niga nize nyine nashyizeho umutima ko navuga ati ninsino kino gihe iraba ari insasi kabisa narize nanabona n'amanota meza namwetse bileta arambwira ati nawe ubwiwe aravuga ati se ugiye kungira umuswa uko wacurishije ya bileta ujye gushaka ikigo n'iyi ngiyi nayo wayicurishije ko ntiyabyemeraga amanota nabonye n'umwanya naje ko nari ndi mubi imbere cyane wagize ngaho babakangaho icyo gihe nanabaye twari abanyeshuri 59 ngo 14 bato muri 60 warasimbutse narasimbutse urumva sasa nawe ubwiwe byaramucana ntiyabyemeraga ko yasaga yumva nyine umuntu utarize wa kane ageze asanga abantu bize wa kane abanyeshuri bangana gutya abonye no manota urumva nawe yahita avuga ati ya tactique yakoresheje ajye gushaka ishuri n'ubu ntiyakoresheje ariko nyine aza kugenzura asanga ntabwo ari cyo ni ukuri ibyo namwese ari ukuri ni ukuri nibwo namaze gutsinda rero bwana bw'umuntu cyangwa bwa bwenge bukeya ariko icyo gihe noneho ubwo narigaga amasaha 8 ku 8 yose kabisa ntakaruta ari kunywa bitabi nijoro gusa nijoro kitsimbuka igihembwe cyose cyane nta nzoga nyweye rero tugize nibwo nese ntangira sasa avuga nti ya manota yashakaga narayamuhaye reka none ngire gute akundi nyine no mitangira uburara kwa kundi kawaida uwa gatanu burawurangije ujya mu wa gatandatu wakomereje kuri icyo kigo ngayo nguko rero hanyuma ugeze mu wa gatandatu icyo kigo nicyo wakomerejeho gatandatu gatandatu nanda biga ariko nyine ariko ubwo nari namaze kumenyekana mu kigo kuburara kuko niga mu wa gatanu hari umuhungu wiga mu wa gatandatu cyari ikigo cy'abadivantiste noneho dusoza wa gatanu ibasoje mu wa gatandatu bahita bamugira animateri urumva yaraza abanyeshuri n'abantu twabaga turi kumwe yaraza abanyeshuri bakaruta abanyeshuri basimbuka ikigo kandi ikindi icyo kigo nari umusitari narinzwi muri basket umukinnyi wa basket njye ari kapiteni w'ikigo urumva rero sasa ahita amenya aho ko twahageze mu wa gatandatu ahita ambwira njye n'undi mugenzi wanjye arambwira ati ko hari nyine ibigo bya Adventiste mu gitondo ngo kujya babitabira mu cyigisho cy'umunsi ukajya kwiga ukajya mu cyigisho kuwa gatandatu n'isabato mugomba kujyamo mwese nuko rero sasa yari azi ko twe twakarutaga cyane biba ngombwa yuko rero sasa aza akatangira kudukamira undi mwanimateri wari uhari we yari umugabo w'umunyamasisi yari umwana mwiza yagiye no muri Amerika yari umwana mwiza yari atuze yari azi ko dufite uburara ariko akagiramo akantu k'agatima bahise abana nimbirukana n'ibiti ariko ngundi yaje ko yari atuze yazana n'ibintu by'ubudivantiste byinshi cyane tumagira ariko twarahize tubona umwaka turarangije yarabakaniye cyane ko yari atuzi rero sasa iyo uri umunyeshuri mwigana muziranye bamuziranye none agaruka rero aje kuba animateri yari atuzi ariko twagiye natwe ariko nanone ikindi nayo uzi umuntu akiri umunyeshuri mwaruganaga muri dushe imwe ibintu byose mukorera hamwe yaje mu kigo rero sasa nawe twaramusuzuguraga cyane kubera tuba tumuzi akiri umunyeshuri bigatuma habaho amakonfuri ya buri gihe twebwe nawe uharangiriza rero segonderi ariko n'ubundi wirangiza ukinywa rya tabi na ya nzoga kabisa ubwo noneho bwari byarimaze kuba hasi kuko noneho mu wa gatandatu natangiye zamana akunda gukina biyari nahise ntangira kuzajya njya ku mabiyari mu gasantere aho ngaho akenshi najyaga no mu ishuri najyagamo gake gake njya kuri biyari nkirirwa amabiyari rero sasa urusimbi rwa biyari ni gutyo rero sasa ariko nkiga wacu byanga nyine tu wari kwepana n'abayobozi ariko tu ndahiga
kubona amasoro ariko mu bibazo byinshi cyane kwirukanwa aho ngaho cyoza nibwo nirukanwa bwa mbere niho nahereye weekend bwa mbere muri superieur bune ntabona wa gatanu sinigeze mbona weekend wa gatandatu nabonye nabonye mu weekend akataruhuwe ko ntasimbuka ahubwo byari birenze ahubwo hari na chance kuko hari igihe twasimbuka ugasanga tugarutse mu kigo nge wenda hari umunsi wigeze gusimbuka yose mu kigo abo twari turi kumwe bose nge naciye ku ruhande rwa ruguru abandi baciye ku ruhande rwa twari turi kumwe twari babiri baciye epfo barafata twebwe babiri baciye ruguru badufata kandi usimbukiye hamwe bahita banabahabura hamwe ntibabarega oya kugeza aho tureba ko nyine icyo gihe mpamvu uri nk'abasirikare buri muntu ajyana umusaraba wikorera umusaraba ibyo umuntu yahita yikorera umusaraba we nyine tubatanga kuvuga bagenzi be nuko rero umaze kurangiza segonderi ujya kaminuza segonderi naratsinze bwende nabonye n'amanota meza byatari urumva yana birabatungura sana uwo munsi exeta zasohotse niyo munsi nibwo babonye ko amenye ko inzoga nibwo bamenye ko inzoga ubundi muri vacances najyaga munsi naho inzoga umunsi nibwo bwa mbere bamenye ko inzoga ko naratsinze namenye exeta zasohotse ubu mufite groupe nyine aho koyo murangije segonderi maze guca mu ngando abapeti twanakuranye kwanza twagize gutegura mu ngando groupe nyine bagroupe none sasa rezita zasohotse turi kumwe na mugenzi wanjye tukoranaho tujya kureba amanota twese dusanga twatsinze rero sasa habaho guserebura rero sasa none ntahabwije none mu rugo ibona abahamagaye naje guhamagara umukecuru ubwo waragize amanota menshi aiza amanota meza kabisa yabamo na boss Bruce ari Bruce ahabora bitiruka kwishuri bitiruka karate niko kore byake ukaraza kibongo iri kayonza amanota nabonye nta mu rugo no kwishuri abantu bose byarabatunguye no mu rugo nta muntu utatunguye kabisa ko nta muntu abyumvisha ko nyine bari bazi nyine ubwo burara ni iki none ubwo no kuvuga ngo nahamagaye mere mubwira yuko natsinze abaza amanota ndari mubwira ndamubwiye bana tera induru cyane noneho biba ngombwa ahamagara muze yaramubwira none se usubiye inyuma gatoya iyo minsi yose kuva umunsi ababyeyi babamenya ko wanyoye inzoga ari wo munsi wari watsinze ntabwo bari bazi ko wigeze kunywa urumogi ntabwo bari bazi ko wanyoye itabi ntabwo bari bazi kunywa inzoga ibyo byose ntabyo bari bazi itabi ho wenda bashobora kuba akumva umuciyeho gutya turaka yabyumva ariko akaba n'amagambo bumva mu bantu umwana w'itabi ariko ataragufata iki amagambo barayumvaga bida na behavior z'umuntu byaragaragaraga ariko bataramfata kabisa urumva rero umunsi aho amarezi ritasohoka niyo munsi ubwo twahise tugiye gusenga ko bakomeje kumuhamagara ati ntahe rero sasa nze mbabwira amakuru ukuntu bimeze njyewe nkomeza nawe nkazambwira ati ndaje binde bugira mu masaha 5 gutyo ageze ngo musanga bose bantegereje bose bakicaye n'imito ariko babona kwa kundi babwira waruri ibyo kurya bakabona wapi nabukozemo akandahe n'uwo munsi nibwo bwa mbere babonye ko inzoga urumva rero sasa tugiye nubwo baba bazanye inkuru ishimishije nta muntu wayishimira ko babonye noneho ibindi bintu bije bibi kurusha ya nkuru mbese byarababaje of course umubyeyi wese biramubabaza nta mubyeyi wakishimira ko umwana we umusinzi kandi aho mu muryango w'abantu bakijijwe urumva rero sasa byarababaza ubwo ntibatangiye kugutuka intonganya ntizibura n'ubundi na mbere yaho ntizabura ndavugaga nk'uwo munsi ubwo bari biteguye ko bari bukwakire banezerewe bishimye ariko hagati aho ngaho n'iki cyabaye nyine urumva njyewe muzehe narahageze ahita anambaza ngo mubwire ati yarabibonye nyine tu arabanza reka ndarya birananira arambwira ati kutarya ndabona ni gutya nta kundi arambaza ngo amanota wabonye ndamubwira
ambaza hari undi mugenzi wanjye twiganaga aramumbaza yabonye angahe ko uwo mwana yari umuhanga niwe wabaguhamira mu ishuri ambajije mubwira yabonye arambwira turabona rero ngaho yabonye nawe wari uyabona uza kuba warigaga ati use nishime yuko mvuge ngo wangize iyo uza kwiga neza ntabwo wabonye angahe wabonye pisi yayangaya wangize urumva nta bintu byigeze bimugira cyane ntabyishimiye cyane kubera noneho binakubiteho kuko n'ubundi yahoraga yumva amakesi buri gihe aho hantu twigaga hari abantu bo muri quartier zacu babaga hari na Pamdogo niwe yakoraga ariko hari abandi bo muri quartier benshi bajyaga bamubwira ati mwana we ntajya yiga turamubona buri gihe mabiyare yasimutipana ubwo urumva nyine tu nawe manota narabonye yego byarabatunguye ku rundi ruhande ariko nanone baravuga ati siyo yiga ntabwo yarabonye meza kurusha ayangaya niba yarabonye ayangaya atarigaga yaza kuba yiga aba yabonye amanota meza yamujyana ahantu wenda nka UR cyangwa here urumva rero sasa n'intonganya nyine ntibyamushimishe kuri uwo munsi kubera kesi nuko rero ujya kaminuza nabanje nahise nkirana segonderi nahise njya kwiga bita muri Kwetu Films Institute Kwetu Films Institute ni ikigo cya Eric Kabera umugabo bita Eric Kabera umugabo wa Apotre Mignone Kabera ati ikigo y'agacuriro cyitwa na Rwanda Cinema Center bayigishaga amashort courses tangiye kwiga short course y'amezi 3 ariko ubwo rero sasa nagiyeyo urumva ntangiye ku ubuzima bwo hanze nyine tu ko ya periode mumara kugira ngo mutangire ubuzima bwo hanze ni iki natangiye guraba byinshi noneho sasa inzoga ndazinywa amabiyare noneho sasa do urusimbi rwinshi cyane muri biyare nagiye kugera muri Kwetu uko nagiyemo niko nabwo ngo ntako nasohotse kuko twigaga après-midi sinjye ku ishuri hari igihe nabyukaga njya muri biyare mu gitondo biyare nkakina tugakina yamaze kujya kwitegura kujya ku ishuri nkaba ndayarengeje urusimbi rwaryoshye tugakomeza gutyo simbe ngiye kwiga ugasanga mu cyumweru nizeho umunsi umwe iminsi ibiri urumva mu cyumweru iyo nigaga 3 nabaga nakoze cyane ntabwo ukagenda bari kwa kundi ntabwo uri concentré ku masomo iki urumva rero sasa nta ko yayisho twose y'amezi 3 ararangira ariko mu by'ukuri nta bumenyi nigeze makura ari nako ukomeza kunywa bya biyobyabwenge itabi n'inzoga ariko mu by'ukuri nta bumenyi nigeze makura ariko inzoga ikijya ngo sinema ko hano ari indi muri famille narashyize baro hasi ariko itabi yo niyo nama gatuma kubera ahantu hari icumbitse rero sasa ariko n'ubundi sinazikundaga cyane icyo gihe nazinywaga nyine byandi bikigara ariko atari cyane tu ubwo rero sasa nibwo iyo shot course yarangiye ntabwo ko nta kindi biba ngombwa ko rero sasa ngenda basaba njye gukomeza i Buganda muri shot course wigaga ibiki wigaga filmmaking ariko nyine nakubwiye ntacyo wakuye mu mbega nimo amafaranga mbega yagendeye gusa rero sasa nibwo nahise mpava noneho sasa icyo gihe hari inkubiri yo kujya i Bugande ariko yari imaze n'igihe mbwira ko nshaka kujya i Bugande abanza kwanga kubyumva bavuga ati se wewe ishuri ryananiye uri hano mureba hafi Uganda ndi kure nyuma wambuka ikindi gihugu urumva bizashoboka ariko bimaze kunyemerera tu none se njya kwiga i Buganda gukomeza mu kigo cyitwa Aptech cy'Abahinde niga multimedia muri multimedia aho ngaho rero sasa nibwo noneho aho ngaho ikibazo cyahabaga twigaga 3 mu cyumweru twiga amasaha 2 cyari ikigo cyari gihenze kandi twiga igihe gitoya
twajyaga classe habaga classe ya saa moya kugera saa tatu, saa tatu kugera saa tanu, saa tanu kugera saa saba. Rero kubera yari batema yari imwe noneho ikaba ifite barafashe second floor ariyo yabo, ariko hakabamo amafakulte menshi. None twebwe matimide ubwo kubera twari dufite akarumu kamwe ga classe kari kamwe kandi tutakwirwamo twese, kugenda bafata bamwe wahitaga nk'isaha zigira saa moya kugera saa tatu, iyo classe ikarangira akazamo saa tatu kugera saa tanu, iyo classe gutyo ikagenda irangira. Rero natoye imya saa 9 kugera saa 11. Ubwo rero sasa aho ngaho ntangira kwiga nyine, ndahiga nibwo akompiga nabwo ari kwa kundi kubera yuko navaga mu rugo nataha kubera twigaga nyine saa 9 kugera saa 11. Ntageze nasanga hari abantu b'abanyarwanda b'abamotari muri quartier bita mu Gisenyi. Urumva rero sasa najyaga mva ku ishuri ko nari ngiye kure y'ishuri, narategaga ishuri ryacu ryabaga mu mujyi, ngiye ntiyaho bita Rubaga Kabusu. Ubwo narategaga ngenda muri retour nkaho kubera habaga ari Uganda bizuba ryinshi, nagendaga n'imodoka kansiga mu mujyi ngahita zamuka gatoya ku ishuri, nagaruka rero nkaza n'amaguru gahoro gahoro, naca mu Gisenyi kubera abamotari twe tuzanye abanyarwanda rumwe twe tuzanye ku Kibungo. Noneho tukicarana mpaka igihe kuko n'ubundi bataga hafi muri quartier ntaho nijoro bakantahana tugatahana. Rero nabwo kubera kwiga kwa mbere kwa gatatu no kwa gatanu saa 9 kugera saa 11. Urumva rero muri iyo minsi nabwo nigaga gahoro gutya ntabishaka nubwo burara rero byatangiriye ni Uganda niho hambere none nase ntangira kurira bino byatsimira mira nayo natangiye kwirira mira. Ubwo ni ikindi cyo bwenge no byatse nabisanzwe Uganda nase ntangira kubirira rero ntabwo ndi muri kaminuza. Ubu ugeze kaminuza, utangiye kaminuza witangizanyije ikindi cy'ibiyobyabwenge bita ngo ni mira. Ni ibyatsi mbona hano batembera bagenda bakanje bujuje itama. Kwa ngaho gari freedom kandi umuntu abaga afite n'ubufaranga bukeya. Urumva rero sasa baguhaga minervale bakaguha. None njya akandi kantu kwenda kansoponinga ku mafaranga. Minervale twishyuraga mu madolari. Twishyuraga par mois. Amadolari 200 150 ko twishyuraga amadolari 800 ariko mu byiciro semestre amezi 6 ariko twishyuraga kwezi kwa mbere utanga 200, kwa kabiri ukagusimbuka, kwa gatatu 200, kwa kane 150, kwa gatanu 150, kwa gatandatu 100 kugira ngo ya amadolari 800 abagize. Noneho nza kumenya yuko ushobora kwishyura amaganda toya y'amanyarwanda niba ari amadolari nako toya y'amadolari niba ari amadolari 200 iyo wayahinduraga mu magande minervale ukuntu wasigira ufite ugasaguraho udufaranga twaba turi hejuru ugasagura. None n'ayandi yo kuba muri foyer amatransport bamagana transport urumvuga akabibara udufaranga usaguraho. None bituma uburara bwiyongera, inzoga noneho ntangira kunywa nyinshi kubera yuko none twigaga buri munsi. Niba mvuye ku ishuri kwa mbere nzongera gusubira ku gatatu, urumva kwa kabiri nzirirwa ndyamye. Byabaga umunsi kwa mbere ko ndi bumwe, kwa kabiri kwera ndivuga ati ndirwa mu rugo ndyamye nta class yari nta kibazo. None kwa gatatu nkabyuka nitegura nsubira ku ishuri. None ubwo urumva rero niho nahise ntangirira nabwo kuryamira, ariko niryaho bwa mbere bwa kabiri numva wapi itambanza ndanayireka, numva nta kintu maze numvaga nta naswinzi ndabyihora nkomeza gutyo. Aho rero byaje kuba naje hahandi bwo navaga ku ishuri nkaza ahantu bita mu Gisenyi ikatibamo abasomali benshi ni nko kwanga isi. Hakaba n'abanyarwanda b'abamotari ndabafite n'utubari twabo ko navaga ku ishuri nkatangira aho ngaho akabari banicara. Noneho nza kwahurira n'agapeti k'akanyarwanda gafite dosiye ya Kivara mu nkambi, ambwira uburyo yanshyira kuri dosiye yiwe, amuha amafaranga akanshyira kuri dosiye yiwe ko agiye kugenda. Rero ubwo urumva ni gutyo nahita ishuri mfata minervale bari bampaye, ayo mafaranga bariyo ntegeshamo amatike njya na Kivara.
njye gushaka ibyo najya hanze nyine umupeteri hamwe ngo zashyira kuri dose nuko ngeze na Kivani niho naje gusanga ahura n'undi muhungu w'umurundi ariko twaba yigaga ikibungo muri Nateke twari tuziranye niho rero nahise ntangira kurya ibyatsi kuko na Kivani agezeyo mu buzima bwaho mbana n'umutipe nawe ncumbikiye kandi kuba ncumbikiye ku buntu umbayiga nanjye kumwishyura nasaga nk'ari nk'ikintu azajya amugura ibyatsi bya buri munsi itangira nanjye mbiriyeho umunsi wa mbere wa kabiri ko namaze ukwezi kose nagiye kumara uko kwezi wana ibyatsi byarandyohanye nuko nahise nkomeza rero kurya ibyo byatsi mbirira na Kivani noneho ngaruke Kampala kuko ku ishuri ngeze ku ishuri biba ngombwa yuko njya ku ishuri barambwira ati baransize byangombwa ko njye nkatangira A0 semestre areba none andi madore 800 azongera gutangira yandi wapi biba ngombwa ko none nsubira mu rugo nsubira mu rugo mbabeshye ngo turi muri vacances nzagaruka none nkashaka irindi shuri ntiga ko nawe gati ntabwo nababwira ngo naragiye mu nkambi na Kivara mu biki nibi amafaranga narari kuzagaruka ku ishuri nzashaka kuzagaruka ubwo bari bazi kuri ku ishuri uri kwiga bari bazi ko ndi ku ishuri nta makuru bigeze bamenya ko wagiye na Kivara bigeze babimenya ariko bigeze nababwiyeho gato ndababwira nti twaranje kwiga mbanza kujya na Kivara nje gushaka ibya dossier bafite grand frère yari South Africa byari amafaranga yari amaye bundi nawe namutenguno aho ubundi ufaranga wo kugira ngo njye mu nkambi ndabwira nti nge twari dusoje ishuri none amafaranga yampaye nagiye na Kivara ndahita nsubira Kampala mfata ibikoresho byanjye bite ntaba bumva nyine nayo nangije ishuri kuko nageze no mu rugo baravuga ati ahubwo rero myabonye ifite ibitekerezo byo kujya gushaka ibintu bya processes yo kujya hanze ukiri no mu ishuri beta dossier yazagenda ukiranga ukaba wagenda hanze ariko mu by'ukuri bwishine naritaye amafaranga nayo nayariye subiye Kampala no ishuri barankatira barambwira ngo nzongera ntangire bushyashya semestre mbona wapi njya mu rugo nkugiye muri vacances none mu kugaruka ngaruka Kampala nagarutse nkugiye gutangira indi semestre ya kabiri kuko ntabwo nari babwire yuko bambwiye mu nzongera ntangire nagarutse nkugiye gutangira indi semestre ya kabiri ubwo amafaranga wari wayariye bya byatsi niyo ganajyanye niyo yahaga mu transport kujya na Kivara havamo nayo nabyendaga njya nyine muri na Kivara no mupetiga namutegeka kugira ngo ashire kuri dossier yari yambeshye ariko naragize usanga dossier iracyari no hasi cyane banangiye inama yo kwikorera yanjye ngene urumva rero sasa nibwo naje nagarutse ndakamuje kwiga ariko nyine wapi mu gihe nyine mu gushaka ishuri ya mafaranga ngenda nyaryaho gahoro gahoro yaryaho gahoro naje gutangiza indi semestre ya kabiri naryaho gahoro gahoro mu twabanaga muri foyer nibwo yahamagaye mu rugo ababwira yuko ntakiga nibwo rero sasa nese mfite umwanzuro wansubiza mu rugo nicara n'igihe gito nibwo naje mu Kenya rero sasa urugendo rwawe rero rwo kuza hano muri Kenya ugeze hano muri Kenya waje hano Kenya ryari 2016 aha umaze kuhageraho rero ni ukuvuga ibiyobyabwenge wari warabiretse cyangwa wapi urumva d'abord ubwo naratangiye ibyatsi byose mu Rwanda ariko buriya kubera mu Rwanda nta bihaba nagezeho nyine ko nasubiye mu Rwanda muri amezi 6 mbona kuza hano rero umunsi nagarukaga najana nako najana ubwo waje hano muri Kenya ababyeyi bavuze bati uyu muntu aratunaniye kuko nyine bararebaga ubundi kuzana muri Kenya bararebaga akavuga ati ntago ari bwicara atiga abaturanyi se babibona gute abantu babibona gute ku mwana twanze kumenya ishuri twabuze ubushobozi iki urumva rero sasa kandi ubwo urumva ishuri ryari ryananiye byo byanyabyo ko nta kuntu amafaranga nari maze guhombya ari menshi ugiye gufata amadolari 800 akarwa kuri semestre abahize ukamira yari amafaranga menshi cyane kabisa ubwo urumva rero nibwo nahise ubwatize hano muri Kenya kuza rero sasa ubwo kuvuga ngo abaturage bataboneye ko shijyana kandi bakavuga ati hano muri Kenya niho opportunity abasore nyine bari debriya nta kindi urumva rero na agent
gutura no kujya no muri processes kwanza nuko naje. Ugeze hano muri Kenya ukubitana n'abandi basore? Ngeze hano muri Kenya rero sasa igitangaje hari umuhungu muri kase umupeti inshuti yanjye twa Yves twiganye nawe Kampala ariko twiga ku bigo bitandukanye mbega twiganye primaire ni umuntu mbega ahantu agiye ni nkaho tujya tujyana turakurikirana twiganye primaire secondaire tujya ku bigo bitandukanye none muri kaminuza ajya Uganda ajya kwiga aho bita Cavendish njyewe njyaho Uptake no muri nawe ishuri nawe gari amafaranga y'ishuri i Bugande ariko yari atari ibintu wenda kuvuga ngo twari kumwe ngo twarasangiye ntitwabonanaga twese twongeye kwisanga mu rugo mu makartier Kibungo ishuri ryanze no kuza no muri Kenya yantanze umunsi nawe yesazana muri Kenya rero uwo munsi yantanze hano muri Kenya naje umunsi kurikiyo ampamagara ziko nyiri mu Rwanda mbwire ko ageze hano muri Kenya naye ndamubwira ngo niho nicyo byaracumitse nako famille yari yazanye nabo babagaye nako njye ntuye hano hafi ya Kingston zone 4 niba ari zone 4-5 sinzi ukuntu wayitanga hafi moja tu ahitaza kufumbira aje kundeba rero arambwira uzi ko naciye ahantu barimo gucuruzamira icyo gihe twayitagamira kubera Uganda niko bayitagamira ariko anga bayitanga mu gukamira n'ibya bindi by'ibiti hano bayita muguka cyangwa jaba babyita amazina menshi ni rubundi nyawe ni bino by'ibiti birebire uzibibona bino by'ibiti niyo bitamira naho yaka Uganda twayitagamira n'ubundi ariko anga twagiye gusanga ari rindizi arambwira tuzi ko nashana bayicuruza uwo munsi naharaye uwo munsi bikiye bwaho nese n'iki kono nayo nikumbe nayo maze amezi 6 nayibona i Bugande kwera nayo nagiye mu Rwanda nyine uvuye i Bugande nayo maze amezi 6 kandi yatangiye kunyinjira mu kuntu ngongera nga umunsi bwaraki naharaye nahageze nijoro mu masaa 5 umunsi wakurikiye mu masaa 10 urayigura ndayigura tujya kwiriya ndabyibuka nta rwa mbere twaririye tujya kwihisha Nasra hano aho hayasikorera ruhande rwaho ko kigega ntabwo twatuza abantu tugati n'abanyamurenge ariko bari batarana abana benshi cyane muri Nasra ntibajyaga bagerayo wenda hano bari benshi ariko muri Nasra nta bageraga hari umuhungu wari umaze igihe hano we ntiyabikoreshaga yaraje mu kutumenyereza nitwe tuziranye akajya dutembereza nyine tukagiye tukicara tukabirya tureba urumva niyo watubwiraga ati ahangaha wenda abanyamurenge ntibari babone nuko rero nese ntangira rero sasa urayigura koko umunsi urayirya bita byo gutyo ntangira kumenyera ngenda menyana n'abandi gahoro gahoro bitewe no tuzi abantu bakora inama bituma rero sasa komeza kwiga cyane ngiye kwiryana muri Kenya uhimaramo igihe kingana iki rero? urumva 2016 kugeza ejo bundi njye nakubwiye ko nabiretse ejo bundi mu kwa mbere. Sawa, ugeze hano muri Kenya mu kwa mbere. Tubwire rero iyo myaka wafashe yose ni ukuvuga ngo ubwo ibiyobyabwenge wakoresheje bibaye bingahe? Ni ibihe ubwo? Ni hamwe urumogi, inzoga, tabi n'ibyatsi. N'ibyatsi. Hanyuma rero tubwire reka twihute wenda tugeze aho ngaho tugere kuri icyo gice cya nyuma wenda kiganisha aha ngaho uvuga ati guhera mu kwezi kwa mbere waretse watandukanye n'ibiyobyabwenge. Byagenze bite kugira ngo ubwo buhamya uduciremo, mbese utuganirize utubwire ati kugira ngo ndeke ibi biyobyabwenge ntandukane nabyo burundu ngiye kumara umwaka ntabimwa, sibyo? Byagenze gutya, intandaro yo kubireka yavuye hehe, byatewe n'iki? Ubundi intandaro yo kubireka ni mu bureba ukabona nta kintu byakugejejeho kwanza, urireba ukareba ingaruka zose byagiye biteza mu buzima, bibaze kuva mu ishuri, kuza hano,
hano naho urumva umuntu ahita ibiciro ry'umugani kubona abanyamurenge babona umuntu w'umusore urimo kurya ibyatsi bavuga ati uyu nguyu ni hatari yumva kandi no sasa amafamiye ki mbere kuko icyo gihe mbere nza bwo nabo bakora transfer urumva rero nta kumvikana n'iki kandi ubwo abanyamurenge bageze hano abonaga ibihuru babibone bakabona ari ubwa mbere babibona bakabona bakajya uburyo bikurusha bajya bakavuga ati uyu nguyu noneho yasasa aho ni umuhungu kararisha kuri ako bati uyu nguyu hano noneho umusazi pe ubwo urumva rero zasa mbese abanyamurenge ibyatsi nibyo bibatera ubwoba kurusha urumogi ikibogi bazavuga ati ikibogi ntabwo iyo ikibogi kibogi ariko biteye ubwoba ariko wowe uzi kubona umusore itama ryatumbye ukabona itama ryuzuye ibintu bingana kuriya biteye ubwoba ariko nanone ariko basimba ivugi iyo kwivugira n'undi nabi ndetse nta n'umuntu nabigiye inama yo kugira buriya ntabwo bifite impact mbi nk'urumogi ibyatsi ntabwo bifite impact mbi nk'urumogi bijya bisindisha ntibiza bigira gute ibyo kuzubaza amasaha gusa no kugira gute ubwo urumva rero sasa abantu kugira ngo ufate umwanzuro kwanza ubwa mbere urumva ubushwana na buri muntu wese ifamiye ubushwana na buri muntu wese iki nabanje kujyaho mu Rwanda gatoya maraho igihe ndagaruka abantu bose umuntu ukubonye akavuga ati warahindutse ariko kongera ukabisubira mu itara mbisubiramo ariko ndareba mbona uburyo ibintu binkoresha famiye nta muntu kugira icyizere umunyamurenge wese gutura ntihantu wagusuhuza n'abantu muziranye aranagutinya akabona wapi iki kandi atari umutima mubi atari kuvuga ngo buri mubi akagutinya wabonaga nyine n'abantu mugendana muri kumwe abanyakenya ukuntu n'abasa nanjye n'ukuntu nabaga nsa ukuntu nabaga ameze gute ngenda mbitekerezaho mbona rwose nta avenir kandi rero niyo myaka yose igihe cyose natakaje ndavuga n'ubundi ko nta kintu kizima byampuyemo ntangiye kugenda ndishaka kubivamo rwana nabyo kabisa ariko umunsi w'igitondo kimwe umunsi umwe kabisa ndavuga ni kubera uno munsi ndabizi biturutse kuki nta kantu gatoya wenda waba waratekereje cyangwa waba mbese kakwenteresa kugira ngo ureke ibyo biyobyabwenge nakubwira ni Imana ikora ibintu byose ariko icyo koze namaze navuye mu Rwanda ngaruka hano ndaza nicare hano hari umutipe twakoranaga cyane twasangiraga ibyo byose ajyanye rero arambwira ati aho ngaho nuhaguma ko namaze mu Rwanda umwaka n'amezi 7 nta byatsinze nanavuga ati ninagaruka n'ahangaha nta n'ibyo nzajya ariko umunsi nageze ahangaha naye navuze ntabwo nzabirya umugabo umwe mbona araje arabinguriye dutera story n'iki bitarongera mbisubiraho gutya ngo amare uwo muhungu arampamagaraga ambwira kujya Nyeri ngiye Nyeri ndavuga ati nta nzajya nihisha ngira gute ngereyo noneho biba bibi kuko Nyeri gaho mu cyaro birahari ku bwinshi birahendutse noneho ndavuga ni noneho ntangira no kwikorerayo Nyeri udufaranga twose mbonye nka tuki mbona udufaranga nkazayambwira mu rugo ntabatereza udufaranga batuma two gucuruza abantu turiye muri bya bindi ndeba amafaranga ndi muri iyo minsi ndeba nta gikorwa ndakimwe nkozemo ndeba n'ubundi nta cyizere mfite mu muryango nanjye ubwanjye ntangira kugenda mbona nanjye ntangira kwicuza ndazavuga nti none ntangira kuzavuga nti Imana yanjye none mfashe imbere ndaza mva Nyeri binanenga kano Nairobi ngaruke Nairobi abangenda nabaranye ikintu nk'ukwezi kose numva cyane imbaraga zo kubireka kabisa kugira Imana bazamfashe nkabireka none ntangira Imana burikora inzira nyinshi kabisa ntangira kuzajya ntaha nijoro mvuye kubirya nagera mu rugo nkashiramo inyigisho za Gitwaza buri munsi buri joro kuko n'ubundi biriya byatsi bituma utazugira
ibitotsi ntangiye kuzajya nshiramo inyigisho zari twazwira ntamporize kwanza ariko n'ubundi nanone ngira ikintu numva gahoro 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 umunsi umwe nibwo yigisha aravuga ngo umuntu ushaka utarakizwa kwaho nyine bamaze kwigisha akavuga ati umuntu ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza nagira ndabyuka nijoro ndapfukama arasenga ibihari kuri rebe janvier ebana twari twaraye nyine noheli nako umwaka mushya kuserebura 31 na le premier ubwo nahise rebe maze le premier nyine mu ijoro ryaho nibwo naje mu izo nyigisho aravuga ati abatarakizwa reka basenge ndapfukama arasengera ubwo icyo gihe nabyo so mitondo ndavuga ni wapi rwose bindabiyese rero umunsi icyo gitondo nibwo nafashe umwanzuro kugeza n'uyu munsi kabisa no kuvuga ngo amagambo ya Gitwaza nayo yaragufashije ariko nanone nayo mbimaranye igihe numva mbirambiwe kwere ko ahantu nagendaga kabisa hagenda numva indirimbo za gospel rwose nkumva wapi ndabirambiwe ntanazajya nanicara njyenyine muri bisi nkanga kuri kaburimbo muri bisi ndimo kurya ibyatsi nicara kuri bisi nkumva wapi kwere hataha nkakomeza nkumva rya jambo ariko nanone nta mpinduka zari nyine imbaraga zarabuze ariko uwo munsi nibwo navuze byose birashoboka reka mbireke ni ukuvuga ngo uri hafi gukwiza umwaka kabisa utarasubira gukanja nta kintu mira n'itabi byose makumyabiri gushira wumva nta kintu cyatuma ubisubiramo wabivuyemo burundu ku buryo utekereza uvuga uti ubu buhamya kuko ndabutanga ejo nta muntu uzarambona nasubiye muri biriya biyobyabwenge niyo mpamvu mba nanemeye kuwutanga buno bantu kuko bavuga ni nta cyansubizayo kuko nanjye reka ibyiza bumaze kubona ni byinshi urahinduka kwanza ukubusa ukugira gute wari umutipe mugenzi wanjye niwe ajya kuvuga ati ngo mbonye naracuye nibwo bavuga nyine ngo mumaze kumubona yaragiye mu biyobyabwenge ngo kera akiri muto yari inzobe nanjye icyo gihe nari naracuye ariko urabona ukuntu usigaye ameze kabisa nanjye narakubonaga rwose turaturanye babizi narakubonaga ukuntu wagendaga witsimba wihisha ariko njyewe ubundi nakundaga kugenda ijoro navaga mu rugo n'impamvu nakundaga gukora hariya kuri kabushi si uko kari akazi ka kabushi nagakundaga utundi tuzi njye nta kandi kazi navuga najyamo kuko hariya niba ukorera bagahita baguha amafaranga ku kanya ugahita ubigura njye ntabwo nari gukora akazi k'ukwezi cyangwa kwiga gute aho ngaho ugahita ubona ukamenya bidi yawe n'iguhesha ibyo uri ibiyobyabwenge namaraga kuyabona njyewe sinabaga ntibageje imodoka namaraga kubona ay'ibihuru n'inzoga nahitaga mbireka hakoraga ijoro ku buryo ndibuze gutaha mu gitondo sizeri nta bantu bari mu muhanda bambona najyaga kugenda nkagendaga nitsimba ikibazo cyabagaho nuko nagendaga kare mu saa 10 abantu bose baciye bajya ku makanisa bose bakambona baki ariko abantu benshi niba bazi ko nananywa inzoga kuko ngiye inzoga nazinywaga maze kurya ibyatsi ibihuru maze kurya ibihuru nibwo nahitaga mu inzoga ariko abantu benshi niba babizi kubona ngiye nta muntu wanguriraga inzoga ku manywa ngo nzazemere ntabwo nakundaga kunywa ariko ibyatsi byo nabiriraga ku mugaragaro njye sinigeze mforoda hano mwana sinigeze mforoda ahantu hashobora nawe warakanje ko cya gitama kikuzo ariko njye ntabwo nakundaga kubikora nakurira nyine hari ukuntu ugenda ugabanya kugira ngo bitaba byinshi ariko abandi bubona itama baringana nk'umusore ariko impamvu mbavuga gutya ni ukugira ngo nyine nespire undi muntu wese wumva yuko bitashoboka nta kidashoboka naje gusanga nyuma y'uko aho mbirekeye nibwo naje kubona yuko ari ibintu twishyiramo nta kintu kidashoboka kuvuga ngo sinava ku itabi warivaho babishyizeho umwete warivaho nkunda gutanga ingero abantu bakoresha biriya bintu bakunda gufungwa wenda nubwo njye ntafunzwe cyane njye nafunzwe inshuro ebyiri naraye umunsi umwe ubundi bwo ninjiyemo bahasohora
ariko cyane cyane abandi bantu bakunda gufungwa, abasinzi bakunda gufungwa igihe baza mu gukora umusako mu kabari bakabasangamo, cyangwa wanagira na kondisiyo ukanarwara ko ushobora kumara icyumweru utanyweye itabi, wapfa se ntiwapfa. urumva niyo wabuze nta kintu bitaribonye, nta kindi cyane nta cyahinduka mu buzima, ahubwo ni kwa kundi nyine satani abakoresha umuntu akamwumvisha yuko uri buze nyine wabura amahoro, ariko ubundi nta kidashoboka kabisa, ntacyo utashobora. Nk'umuntu ufunzwe, iyo ufunzwe ushobora kumara amezi 5 muri gereza cyangwa ukwezi cyangwa icyumweru, tuvuge ikintu bakuba amakosa wakoze wenda bino by'ubusinzi bafatira abantu tubari n'iki bakabarazamo iminsi 3 ukamara iyo minsi ntatabwa, nubwo wenda muri gereza ribamo ariko haragiye ubamo 2 bamo ariko nta mafaranga ufite ntabyo wamo, ugasanga ntabwo uriwe kandi nta kintu gihindutse mu buzima bwawe. Ariko iyo usohotse hanze ukongera ukarima, ubwo urumva rero sasa inzoga ushobora kubara n'icyumweru utazinywa nta mafaranga yazo ufite, ariko wayabona ukiyafata mu ntoki ukajya kuzinywa, ubwo urumva atari ikintu wavaho byoroshye mu buzima ubishatse wabivaho. Ariko aba bantu bya bindi bishiramo bigira gute nta kidashoboka, ngo ngo ngewe ngo inzoga zarananiye ko kuzivaho, niwe ukibikunze, ntabwo ari ukuvuga ngo yabishatse kubiva biranga rwose kabisa. Ntari gusanga nta kidashoboka, wowe wahamanije n'umutima wawe ubwawe byose wabivamo kabisa. Umwaga mu kwangahe inzoga? Bayiru mu inzoga ntabwo utorana, batorana yije yose biterwa. Hano muri Kenya gaho inzoga zaho, hano hari inzoga zipfundikiye ziriya z'ifuro za byeri, hano nta abantu bazinywa abanyamurenge ni bakeya, abandi bafite utuzitwi ariko se n'utuzitwi, abandi bafite abasponse. Kunywa byeri ahangaha irahemberega, twe twamuga ibyuma byari mu Rwanda bita ibyuma za makari, njye nabaga amakari rimwe na rimwe ibikombe, ariko cyane abaga ari makari. Urumva rero sindatoranya. Hano muri Kenya gaho biterwa nayo ifite, ibisaba ngo uragura yuzuye, ushatse gukubita inusu cyangwa akagukubita ikota yayo, biterwa n'amafaranga ufite. Niba ufite 50 wagenda bahe bagushima agakota, ukamwe gako kupandisha steam gaso, upandisha steam, ugende kandi uhiga yandi nuyabona wongera uze wongeremo, ariko nayo afite dawa uragenda ukagura bakuzuye kayenduka mo. Okay, noneho rero turimo turagana ku musozo, dutandukanyirize ubuzima bwawe w'igihe wabayemo umwinzoga n'ubuzima ubayemo ugiye kumaramo umwaka uretse inzoga cyangwa se ukijijwe, sibyo? Dutandukanyirize ubwo buzima bwombi. Okay, ubuzima bwo nk'imwe inzoga ari imbayeho nyine gutyo tuntu udafite avenir, udafite fitire. Urumva nta fitire nari mfite, nta future na gato kabisa nari mfite, kuko natekerezaga nyine by'umwanya muto, natekerezaga ese ndabona he kubikoresha, ejo nayabona nkayakoresha, ejo nzashaka yandi gutyo, nabaraga ubuzima bw'ejo gutyo bizajya ibyo ngibyo nyine. Mbese warabaraga ukavuga ati ese Imana ejo nzakura amafaranga yo kumwizo, uyu munsi ndakura amafaranga yo kumwizo, waraye ntayifite makeya, kavuga ati no musi ejo ngomba kuzinduka najya guhiga amafaranga yo kugura ibyatsi, akajya bakanje kejo nzajya kugafata sanga. Urumva nibuvuga ati ndabara amasaha uhara nyine ibintu nk'ibyo bye akenshi. Nanone ikindi ga nta umuryango ntawo kugira icyizere, waturanye ntawo kugira icyizere. Urumva cyo koza ngiye ikintu ntandukaniwe n'abandi bantu bamwe Yesu nigeze ngira ingeso yo kwiba gukora, nubwo nakoresha ibyo bintu hafi kabisa iyo ngeso, ariko abandi muti bandi benshi barabikora. Urumva nta n'icyizere cy'abantu bakugira, ariko umuntu nanone uri bumbone ndi kumwe n'abariya nawe ntabwo ari bumenye yuko ngiye ntajya ni arafataga muri iyo kategori yawo, arasha muri iyo kategori. Ntuba ufite icyizere mu bavandimwe bawe, ntuba ufite icyizere mu baturanyi bawe, muri sosiyete y'abantu batabikoresha. Ikindi kandi urumva n'ubuzima bwanjye bwose bwagiye bujya nk'iyo nza kuba narize neza icyo gihe 2013 umuntu watangiye kwiga ibyo gukora kuri kamera. Urumva hari na kera abantu benshi bataragira,
ubu ngubu si akazi gatuza abantu benshi ariko nyine kubera bwabo bandi tumaga hari ibintu byagiye bipfa mu buzima bwanjye amashuri gutakaza amashuri gutakaza icyizere mu babyeyi kugira gute ariko aho maze gukirizwa ukwere ubwo bahamagara inshuro nyinshi tuvugana inshuro nyinshi n'akabazo kose nagira ntibari bakiguhamagara umubyeyi ntiyakujugunyaga kubera ari umubyeyi ariko nk'uko tuvugana ubu ngubu siko navuganaga nabo kera ntabwo twavuganaga nabo kera ariko nk'ubu ngubu rwose icyizere cyaragarutse sinamara iminsi 2-3 mu cyiciro atarahamagara tuvugana rwose amaze 3 nanjye ndamwibutsa nkamubwira ati se ko maze igihe utamvugisha ariko icyo gihe numvaga banashaka no kuri telefone numva sinavugana nawe kubera uvuga ati cya mbere baragutonganya icyaka bagiye gute hagiye gushaka kuri telefone ukanga no kuvugana nawe kandi icyo gihe nta telefone ganavuga kuba natunga bahamagara wenda kugira ngo tuvugane wenda tukiri aho ngaho kuva aho ababyeyi babamenyeye ko wahindutse ugakizwa sibyo duha ako kantu gatoya usene ukatuganirizaho byagenze gute wafashe telefone urabahamagara urababwira ati narakijijwe naretse inzoga nagize gute ese akandi kabazo ka kabiri nyuma y'uko uretse inzoga ugakizwa mwari mwabonana nabo bimeze bite ubundi nyine twajyaga tuvugana mbere ko ntarakizwa njye sinagaza ngera mu rusengero ntabwo najyaga mu rusengero none umukecuru akazajya ampamagara buri gihe ku cyumweru meze gute wagiye gusenga ese kutajya gusenga hamwe nzaba njyayo nzajya gusa uzakizwa ryari urumva ni ibintu bakunda kumbaza kubera nyine baba baramuteye agahinda kenshi cyane abona mwana yakijijwe utageze gute noneho nyuma yaho hamwe ati nzakizwa ariko akomeye buri gihe uko twabwanaga arambazaga se iby'agakiza bigeze hamwe ngo nzakizwa ariko ari bya bintu nyine byo kugira ngo mwikize noneho nyuma yaho namaze kubireka maze gukizwa yego ubwo narabiretse ariko ataruga ngo ntarajyaga mu rusengero naye ntarabatizwa icyambere kugira ngo muzabe mbega ububara nk'umuntu wabiretse tarakizwa neza ubwo hashize igihe ndamuhamagara arambwira ati iby'agakiza bigeze ndabona nta wundi wari Pawulo wundi wari Sawuli ubu yahindutse Pawulo arambwira ati niko bimeze ndamwandika gusa niko bimeze arambwira tumaze iminsi ngakiye nari maze nk'iminsi nk'ine n'abantu iminsi arambwira ati reka turebe ariko nyine nawe bimute buriya no mu banteye morale cyane kuko nawe yagendaga ahamagara buri muntu akamubwira ati wamenye amakuru ko James yakijijwe wamenye amakuru ko James yakijijwe urumva rero sasa n'abandi bantu twahura mu nzira bagatangira twumvishe ngo warakijijwe urumva rero sasa bituma noneho nawe hari n'ikindi kintu bikubakamo kuryo utabugisubiye inyuma urumva niyo muntu wa mbere nabwiye noneho abibwira muzehe urumva yaba akishidikanya ati hasanga ari nk'agakino wenda bwa mbere mu minsi ya mbere akibyumva komeza kugenda gutya bibwira Frere Kalisa ni nawe akazajya abibabwira kenshi bati sawa icyumweru cya mbere cyahise gikurikira nahise njya mu rusengero cya kabiri njyayo bitasaba kubatizwa urumva rero sasa abona impinduka zabaye kuko n'ubundi gana mbere ngewe ikindi gana mbere gasinaforodaga yegana ibintu byanyaga byabaga biri kumugaragara kuko mbese wari waranamuje uravuga uti no kujya mu rusengero sinshaka kujya ese ubwo kuvuga ko utigeze usenga utajyaga mu rusengero watubwira wamaze igihe kingana icyo udakandagira mu rusengero utarakandagira mu rusengero n'umunsi n'umutarakandagira iyo nabaga ndi hano muri Kenya ariko mu Rwanda nyine najyagayo iyo nabaga nagiye mu Rwanda ashobora kumara wenda nk'ukwezi ukundi wenda nkajyamo inshuro imwe cyangwa amezi 2 nkajyamo inshuro imwe ariko hano muri Kenya aho iyo nazaga naherukaga nyine rwa rusengero rwo mu Rwanda hano sinigeze mpfa gusenga kuba ku cyumweru bwariya kuri za kawoshi niho hari faranga kandi nibwo abantu benshi usanga bagize amasitarehe y'uwo munsi ngo naherukaga ati niho ndi sitarehe iri buze kuri
ubwo urumva rero sasa icyo gihe namaze kugira mpita ntangira kuzajya ku rusengero buri munsi. Ubwo nyuma aho gatoya ikizwe mu kwa mbere kwa kane nsubirayo njya mu rugo, njya mu Rwanda, turabonana kabisa n'umwanya umaze gukizwa. Ariko n'ubundi urumva na mbere yaho babonaga amafoto, iyi foto ntabwo igira, bakabonaga impinduka tu. Wa muhungu wawe ufite imisatsi njye nigeze no kugira na direde ndazogosha, ariko ntihahoranaga umusatsi mwinshi ngana gutya gahonda cyane, nubwo ndagahonda ariko iki gihe ko nagahonda noneho bikabije kabisa, nta suku ntaki. Warahindutse rwose cyane, ndakuze rega nanjye. Hari n'akandi n'amenyo, amenyo yari yaracitse, narasinze ngo hasi aracika, barayongereye kugira ngo yongere asubire gukora ameza. Urumva rero sasa, kandi urumva ni mu mafaranga yabo bahise bampa kugira ngo ndakoreshe, twabonega mpindutse. Ubundi mbere ntawe umuntu kandi imyaka yose nari imaze naracitse amenyo, yaracitse, ntawatekereza kuko yaravuga ati n'ubundi ushobora kuyamuha yagira akongera akagwa hasi kubera ubusinzi. Ariko icyo gihe baravuga ati ubwo ugaragaye fresh, yongera noneho sasa anawe gukoresha amenyo kugira ngo ute. Urabona yuko kabisa umusore mwiza rwose, nagiye nawe turabonana rwose, urumva n'ibyishimo. Aha, ako kanya mumaze kubonana, bamaze noneho kwemera, mbese bamaze kubibona nyine ko wakije, babyakiriye bate mukibonana gutya? Watubwira, wadusangiza ako kanya. Urumva bari barabanje kubyemera kuko nari maze igihe kinini, nanjye kumara amezi ane, nako si igihe kinini ariko nyine nanjye kumara amezi ane. Ariko bakubonye bahise babona ishusho, babona byarahindutse, babona mu maso harasa neza, kuko uko wari umeze siko, hari ibintu byinshi bigabita bishyira. Nyine ako kantu niko nshaka ngo dusangize ibyishimo kabisa bigize, ni ibyishimo birenze kubera ntihandu n'umubyeyi ukabona naka wenda ntago ashaka kubikora ako kanya, ariko ukabona nyine ahubwo ati ngwino hano dusangire, ukabona nyine ke arimo kuguha, si nta yindi yari asanzwe guha mbere. Urumva ukabona arashaka kuganiriza, kuko n'abandi bakugeraga mu rugo nabwo bambwiraga ngo mbahe ahangahe ukuntu byagenze, mbahe ukuntu byaje. Umuzehe niwe wabimbwiye imbere, ariko umukecuru wenda yari yarabyemeye, yarabyakira, ariko umuzehe arambwira ati ngaho gambwira uburyo nawe wafashwe ubuhamya. Ndarumuha, ariko nyine ukumva neza kabisa nararetse rwose. Urumva nyine nta kango kudatinga, wenda akantu hari igihe nasohokaga najya hanze natembere, ntari abantu twagiye guhura, hatindaho gatoya, agahita asigara yibaza, akabaza barumva wanjye tisunguje musipayeri abo yagiye kubonana nabo ntabwo ari bugaruke yagize, ariko yabona ndagarutse akabona ngarutse ndi nomo. Kandi icyo gihe nanjye mpita ngarukaga nkamwicara nk'iruhande kugira ngo yumve bitandukanye na kurya wamuhungaga, kugira ngo atumve izo agahunga. Yakomeje ampamagara, mbona yuko asa nk'uwagizeho doubt ukuntu, noneho nanjye nze mwicaraga iruhande kugira ngo atumve nta mpumuro y'inzoga nta wiki. Kandi ubundi mbere yo wize ibyo ngibyo ni ukuza ukajya mu cyumba cyangwa ukaza wenda ukicara kure yiwe, ariko ukabona baje mwicaye iruhande, muteye story nyine urimo kumuvugisha, ugira ushize amanga kabisa kwa nta kibazo. Nuko kabisa ubu tumeze fresh. Ubu urajya gusenga ugafata Bible ugasoma? Hano kabisa Bible niyo ntwaro nitwaza, ntabwo najya gusenga nta Bible. Ujya ufata umwanya ugasoma? Mfata umwanya nkasoma kabisa buri munsi. Icyo ndashobora kunshika umunsi umwe ndara n'akantu kaba, ariko mu cyumweru n'inshuro, mu cyumweru nshobora gusenga umunsi umwe cyangwa wenda nacyo nkagikora, icyumweru cyose ngakirangiza. Hari igihe wenda byancika nk'umunsi umwe kwa kundi ushobora kubyukura muri za ngara nyinshi, ariko buri munsi ndagisoma. Ya matsinda wasanze hano y'abantu mwagendanaga mukora urwo rugomo, abantu babi, mbese mwagendanaga muri izo ngeso mbi, watandukanye nabo ntimukijyana nabo? Ubundi icyiza buriya abanyamurenge bose twasangiraga hariya twakoranaga,
majorite bose barakijwe kandi bakizwa ahantu hatandukanye nta n'umuntu n'umwe uri kumwe n'uwundi bakaza akizwi k'uwundi agakizwi k'uwundi agakizwi k'uwundi mutabiganira mutari kumwe ugasanga umwe cyo kuzara baciye muri rehab kugira ngo bakizwe bakabonaga bo bajyane muri rehab kugira ngo banze babireke ariko abandi ugasanga yagiye Buganda twajyaga dutandukana turatatana nabwo byagiye bibananira nk'ahangaha ugasanga ndi baba bagiye Buganda cyangwa ngo usanga iyo bavuye Buganda wenda niba bakava kwa grand frère bakava Buganda ndagasubira mu Rwanda ndi gutyo tuzaga gusanga twaratatanye ariko twari dufite groupe hano ku muhanda twari dufite groupe y'abanyamurenge twari benshi cyane abanyamurenge bose bacaga bati abana kweli ariko tugendaga dukizwa hari ababenda babanje gukizwa nk'imyaka 2 imbere yacu umwaka umwe ariko mu mwaka wa uwo ngiye nakijwe mu bintu abenshi nibwo nabo bakizwa ariko turahandi amakaka urumva rero sasa nta bantu benshi gifite ahandi abo mfite nabo abanyakenya nabo no kugenda gatugabura gakeya wenda abasuhuza ariko kubyo tutamarana umwanya ako ya groupe y'abanyamurenge cy'izungu no dusigaye duhura abari hano dusigaye duhura twese tugorora amakanisa urahamya ko nabo bakijwe cyangwa baraforoda kandi twigeze duforoda niyo mpamvu rero no kugira ngo kanisa tutaforoda nta muntu yose ko nta muntu wadukubitaga cyangwa umuntu agire gute twabikoraga ku mugaragaro urumva rero sasa biri mu bituma no mu makanisa tudaforoda ariko abo njyewe nzi abenshi tuzanye cyane aho tuba turi kumwe nta n'umwe uforoda bose babiretse okay dusoza ikiganiro cyacu ngaho ugira inama utanga ku bantu wenda bakigendera muri ibyo biyobyabwenge badakijijwe abasore bakiri batoya nkawe ugira inama watanga kugira ngo wenda n'ababisohokemo inama nabagira rero sasa urubyiruko cyane abo turi mu myaka imwe abari munsi yanjye inama nabagira nuko bira nta kintu bitanga nta keza kabyo icyo biguhemba gusa no gusuzugurwa bigutakariza icyizere no gushaka benshi usanga bashaka batinze ubu nanjye naratinze kabisa urumva ubu ugiye gukoza umushinga rero uri muritegura umushinga witegure kwambara amakoti ibyo bitekerezo ntiwabibura urumva ntiwabibura byo gushaka byo kujya gute ko imyaka ibaragusize ariko gatyagiye ukiri muri ibyo ngibyo hari byinshi utakaza icyizere cy'ababyeyi ubona ubwawe wicira ubuzima bwawe hafi ariko bo nagira inama kubireka nabo ukabireka gusa ukicara gutyo ntacyo bimaze cyiza nuko wabireka ukajya mu ikanisa ukigurira Yesu niwe wakuruhura iyo mitwaro yose wabikoreye nta handi hantu wabihungira usibye kujya mu rusengero gusa usibye kubihungira muri Yesu ni ukuri pe ibi ndabivuze kandi n'abantu benshi tujya duhura kenshi njya mbabwira ibyo n'ibyo kabisa buriya uvuze ngo ndabiretse ngo reka mbireke gusa ntujye mu ikanisa ewana kugwa ni one time kabisa wahitugwa ni vuba kabisa kuko bigusubiza inyuma satani ga iyo bivuyemo ntabeshimye ko bivuyemo isaha n'isaha bakongera ukabisubira abandi nabo bavuga ngo reka ngo mbanze ngo ndeke ngo inzoga ngo ndeke n'ibyatsi ngo sigare ku itabi ryarananiye kurivaho hakikana rya tabi naryo rizongera gusubiza kuri bya bindi icyiza nuko wafata umwanzuro ukabiviraho byose cyane ntabwo rero sasa ntabwo wabibura ngo ugire ikibazo ugira mu buzima wabibura ugakomeza ukabaho kabisa amahesha agakomeza akendera rero icyo nagira urubyiruko rwose ntibabireke ntacyo bibamariye ibyo guta umwanya cyambere utakaza umwanya w'ubusa utakaza icyizere mu bantu nta n'udufaranga twose ukoreye twose nta terambere wakigezaho nta mwenda wakigurira nta kintu na kimwe wakigezaho ukiri muri biriya icyo nabagira rero inama nuko babivamo bakabirekaga abo bagafata bakagira icyerekezo cy'ubuzima kuko abenshi biri muri biriya nta cyerekezo bafite iyo niyo nama nabagira kandi ikindi bagahungira mu mwami Yesu niwe wenyine gusa wabakiza amen
aha murakoze rero inshuti bavandimwe, reka tusoreze ahangaha iki kiganiro, ubuhamya bwa James. Mukuri ni ubuhamya butwubatse, ni ubuhamya bwubatse benshi, murumva ko atanze n'inama nziza abantu bakagombye gukurikiza cyangwa se kugenderaho kugira ngo ejo namwe muzabe abandi bantu, muzakizwe, muve ibiyobyabwenge, muve mu ngeso mbi muri kugenderamo. Turizera ko ubuhamya hari aho buzakura benshi n'aho buzabageza mu gakiza. Rero nk'uko bimeze cyangwa se nk'uko nabibabwiye, aha ni kuri AM cyangwa se AM TV, akaba ari channel itangiye ya vuba. Ahangaha icyo tubasaba gusa ni ugukanda subscribe, akanda share kugira ngo iki kiganiro kibashe kugera kuri benshi, ndetse yewe ukadutera n'inkunga n'iy'amasengesho, byose birakunda kugira ngo ubutumwa bubashe kugera henshi, kugira ngo ubashe gufasha benshi, kuko ndabizi ko butagendera ubusa. Ari nayo mpamvu James yemeye kutuganiriza kugira ngo atubwire amabanga cyangwa se ibintu bibi yagiye anyuramo. Uyu munsi akaba ngira ngo mubise ko yavuze ngo yari Sauli none yahindutse Paul, sibyo James? Yego. Murakoze rero kuduha iki kiganiro. Ubutaha nitukwifuza ngira ngo tuzagutumira uzane Bibiliya none utubwirize. Rwose nta kibazo kwezi. Wabishobora? Nyine turi kwiga gahoro ariko nyine wabishobora. Nta cyabanira Imana agusize amavuta rwose wabikora. Ubusengera he? Sengera muri Hope. Murakoze cyane rero, nawe bugaruka, Imana ibafashe kandi bamugishe. Imana agusize amavuta rwose wabikora. Ubusengera he? Sengera muri Hope. Murakoze cyane rero, nawe bugaruka, Imana ibafashe kandi bamugishe. Murakoze.